wavukiye ku Muhima usanga mutarabakire muhinga mugatungwa n'isambu muhinga mugatungwa n'isambu mukavukire ese waraye wiriwe muvandimwe harabanje haza imihanda kateripira riratogota isambira yishishimura ihatatamura amabarabara atandatu bw'inzu yanyisigara inegetse ku Mugina bw'inzu yanyisigara inegetse ku Mugina kavukire fata utwawe gawimuke abimukira baje bukeye bwaho asesekara bifite abimukira barapima barabara barasinya baguteza igikumwe mu gitondo kare mu ruturuturu kateripira riragaruka igaragiwe n'amakamyo y'amabuye na sima umucanga n'amatafari kavukire fata utwawe gawimuke gira bwangu abimukira baje ubereza inzu y'icyumba kimwe na saro nanjye n'urugero mfite abana batatu nkagira umukozi nkagira n'abavandimwe banjye akarengane turababaye igihe kiregeze rero yuko bishyirwa mu bikorwa turarenganyijwe mu rwego rwo hejuru nyakubahwa wacu perezida w'igihugu twakoze iki kugira ngo ataza kuriterenga turenganure duhabwe ibyacu ikibazo cy'imurwa Kangondo na Kibiraro kuki kimaze imyaka isaga 5 kitarakemurwa ese ubundi koko kiragoye ku buryo gisaba perezida wa repubulika ngo gikemurwe burundu abatumirwa kuri uyu wa kabiri baradusobanurira mwese mushobora gutanga ibitekerezo en direct ni ku mbuga za RSP Info na Bwakeye TV ikaze kuri mwese turabasuhuje inshuti bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu twishimiye kongera guhura namwe kuri uyu wa kabiri tariki 13 Nzeri umwaka wa 2022 amahoro abari mu Rwanda mwese nabo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika namwe kandi muri ku migabane y'isi hirya no hino turabifuriza kumererwa neza mwebwe n'abanyu bose turi kumwe en direct ku mbuga za RECP Info ndetse mu mwanya iyi gahunda iranyura no kuri Bwakeye TV mu kiganiro cy'uyu munsi rero nkuko twabibateguje turabiseguraho kubera ko isaha twari twabateguje twagize impamvu zituma dutindaho gato abatumirwa bagiye kudusangiza ubumenyi n'ibitekerezo ku ngingo irebana n'ikibazo cya Kangondo na Kibiraro ariko iyo tuvuga aho hantu habiri ntabwo tuba twirengagiza yuko ibibazo biri aho unabisanga no hirya no hino mu gihugu iyo ngingo rero tukayiganiraho mu bice bibiri by'ingenzi tuganira n'abatumirwa bacu tuti baragerageza kutubwira impamvu iki kibazo cya Kangondo Kibiraro kidakemurwa hakaba hashize imyaka isaga 5 abaturage bataka abandi basiragira imbere y'inzego z'ubutegetsi n'inkiko ariko kuri bo amaso akaba yaraheze mu kirere turaganira n'abatumirwa kandi mu gice cya kabiri aho badusangiza ubunararibonye ubushishozi ubumenyi bafite
kuri iki kibazo bo barabona cyakemurwa mu buhe buryo? Umuti nyawo ni uwuhe? Ese cyakemurwa nande mukurikije inzira abaturage banyuzemo kugeza uyu munsi? Hanyuma ikibazo nk'icyo iyo kibaremereye, turi bugende tunabumva abo baturage, agahinda, umujinya wumvikana imvo n'imvano yawo. Ariko hari n'abantu bajya bagira bati umujinya w'abarenganyijwe ushobora kuvamo umujinya mwiza wo kwishakira ibisubizo mu buryo bwiza, mu nzira y'amahoro. Ibyo byose tukaba rero tugiye kubiganira n'abatumirwa. Ngira ngo rwose twakire mu kiganiro nateguranye na mugenzi wanjye Emmanuel Senga uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Carolina y'Amajyaruguru. Ngende Jean Claude Murindahabi ndi Paris mu Bufaransa. Emmanuel, nongeye kugusuhuza. Mumeze neza hakurya? Jean Claude, urakoze cyane. Tumeze neza, dufite akavura n'umucyo mwiza. Mbese dutangiye muri cyagiye bita foro hano ni Roplanta mu Gifaransa iwanyu. Turaho rero tumeze neza, ndagusuhuje, nsuhuje n'abatumirwa bacu ubu ni mu kanya mu kiganiro. Urakoze cyane Emmanuel, tugiye gufatanya kuyobora kino kiganiro. Abatumirwa rero dufite twishimiye, ntitwabona amagambo yo kubashimira kuba muri aya masaha mukitse imirimo ariko mwigomwa kugira ngo muze kudusangiza ibitekerezo ku ngingo nk'ingi. Duhere mu gihugu cya Norvège, hari Madame Jeanne Mukamurenzi ubashije gufungura mikoro kugira ngo dusuhuzanye. Muri aho murakomeye? Ni mu majyaruguru y'Uburayi. Amakuru? Ndabasuhuje cyane bwana Jean Claude Murindahabi, nshuhuje na papa wanjye Emmanuel Senga, n'umutumirwa wundi bwana Michel Niyibizi nawe ndamusuhuje, kandi mbashimiye cyane kuba mwampaye umwanya wo kuza muri iki kiganiro kugira ngo nsangize n'abandi ibitekerezo byanjye. Murakoze cyane kandi tugire ibihe byiza. Twongeye kugushimira, tuguha ikaze. Mu gihugu cy'Ububiligi hari Michel Niyibizi, turagushimira nawe rwose uyu mwanya wigomwe. Muri aho murakomeye mu Bubiligi Michel? Muraho neza Murindahabi, turaho turakomeye. Ndagira ngo mbonere umwanya wo kuramutsa abo turi ko mu kiganiro, kandi nizera ko turagira ikiganiro cyiza. Murakoze. Murakoze cyane. Ngarutse rero kuri Madame Jeanne Mukamurenzi, uri umwe mu bagize guverinoma y'u Rwanda ikorera mu mahanga, guverinoma abantu bamenyereye iyobowe na Padiri Thomas Nahimana. Ukaba rero ushinzwe ahanini ibijyanye n'ibibazo by'impunzi. Muri iki kiganiro tukaba twagutumiye ariko nk'umuntu unakurikiranira hafi ibibazo by'abanyarwanda muri rusange, ku buryo n'iki kibazo abanyarwanda bakurikira politike n'ibibazo by'abanyarwanda, iki kibazo nabo barakizi, nawe ufite ibitekerezo ubigitangeho. Hanyuma Michel Niyibizi, ukaba nawe uri umwe mu bantu bagaragaza ubwitange kubera ko uri mu mashyirahamwe anyuranye yita ku bibazo by'abanyarwanda, by'umwihariko amashyirahamwe yita ku bibazo by'impunzi, ariko mukanakurikirana n'ibibazo by'abanyarwanda muri rusange, baba bari hanze baba n'abari imbere mu gihugu. Michel Niyibizi, ukaba uri n'umwe mu banyamuryango b'ishyaka FDI Inkingi. Mwembi rero rwose mwakoze. Hano rero ku mbuga nkoranyambaga zacu hari akamenyero keza twafashe, ni gahunda nziza twafashe yo kugira ngo mu ntangiriro z'ibiganiro byose iyo tuvuga ibibazo by'abanyarwanda turongera tukaba twazirikana n'ikibazo cy'abababaye kubera nko gufungwa muri iki gihe. Akaba ariyo mpamvu baba abo ngabo bafunze, baba n'abandi banyuze mu bubabare n'abakiburimo, dufate umunota umwe twongere tubazirikane, kandi twizera ko ibibazo barimo bizakemuka, hanyuma tubone tuze tuganire ku ngingo y'uyu munsi. Kaje guhakwa nakanze guhakwa, unajagari y'ikinyoma imbere y'agashaka buhake. Kaje guhakwa kanze guhakwa,
kaje guhakwa kanze guhakwa bakaje guhakwa ningira buheri zimuriye ubwonko mu gifu zigira victims z'amateka inkota zakunguriye inuma zirashaka umutwe wa karasira aho kwica gitera we icyo kibimutera 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 ingingo y'itatu n'umunani niyubahirizwe kuri bose aho kwica karasira muhindura iby'ababwira aho kwica gitera we icyo kibimutera icyo kibimutera. ibi byose ni gukoresha hano byose ni ibitekerezo by'abantu bagiye bakora bakabisohora ntibipfundikiramo. gerageza kugaragaza ibitagenda neza ngo bikosorwe kuki twebwe twishyura igihugu cya Mozambique kiturusha gukira. mfite ibyangombwa bitandukanye kumbira jana bwacyo. ese turi mu ivangura ry'amoko rikabije cyangwa ntabwo rihari bo babyisubiza bakurikije ibyo babona. murekure ubwoko bw'Imana, murekure abanyarwanda bagira amahoro, murekure abanyarwanda bigenge. aba banyarwanda kimwe n'abandi nkabo barafunze bari bazi neza ko bashobora kuzira ibitekerezo byabo ariko ntibasubiye inyuma. batumirwa bacu inshuti bakunze ba gahunda z'ibiganiro byacu ariya mafoto aherekejwe n'utuziki n'amajwi kuyashyiraho ni ukugira ngo tunatekereze ku bababaye by'umwihariko ku bafunze ku banyuze mu wundi mubabaro ku bakiwurimo kuko ibibazo ni byinshi. uyu munsi tugiye kuganira nanone ku kibazo kijyanye n'iby'iyimurwa mu buryo bugoranye ku baturage ba Kangondo na Kibiraro. Nabo bari mu kababaro abo baturage cyane cyane ku batarahabwa indishyi kandi ni benshi. none rero nkaba nagira ngo nk'uko twatangiye tubivuga tubaze abatumirwa bacu iki kibazo abantu bakurikira kandi batumirwa bacu namwe muri mu bakurikira ni ikibazo kimaze imyaka isaga 5. kuki iki kibazo gishobora kumara igihe kingana gutya mu gihugu kirimo ubutegetsi hari amategeko agenga ibijyanye no kwimurwa iyo bibaye ngombwa hanyuma ikibazo kikamara imyaka 5 abaturage bagitaka yewe bari gusirasira imbere y'inzego zinyuranye z'ubutegetsi kugeza no mu nkiko na n'uyu munsi iki kibazo kikaba nta muti nyawo kirahabwa umuntu akurikije icyo abaturage ubwabo bivugira. reka duhere kuri Michel Niyibizi kubera ko wambwiye ko hari igihe izindi gahunda zishobora kuza gutuma ugenda wenda tudasoje ni wowe naheraho kugira ngo twumve wowe iki kibazo kuki cyamara igihe kingana gutya biraterwa n'iki? urakoze muri ndahabi ndagira ngo mbanze mvuge amagambo make mbere yuko ngusubiza. hari umunyarwanda utuye mu karere k'amajyaruguru umbabarira murogoye byashoboka ko usa nkaho uri mu kabande kandi byashoboka ko wenda tukubona neza bishobotse rwose ni byiza kurushaho. yego malheureusement ndagiye kure ya ordinateur na tablet. okay ibigushobokera nta kibazo. reka mpagarara ahangaha gutya sava. yego urakoze muri ndahabi kuri icyo kibazo.
mbere y'uko ngusubiza nagira ngo nkubwire aya magambo y'umuturage utuye muri province y'Amajyaruguru wagize ati hano mu Rwanda nta kintu umuturage agira, ibintu byose ni bya FPR. Nkongera nkareba nkibutsa amagambo y'umuyobozi w'umujyi nyuma y'intambara muri za 1995 na 96 wagize ati abakene ntibave mu mujyi. Hanyuma ku kibazo cya Kangondo hari abaminisitiri bageze kuri ubu bamaze kugera kuri 3 cyangwa 4 bagerageje, ntabwo mvuga ko bagerageje, wenda basabye abaturage kwimuka bikananirana. Hari Kaboneka, hari Shyaka, none ubu ni Gatabazi. Ku buryo rero iyo urebye usanga iki kibazo ari umwete muke cyangwa ubushake buke bwo kugikemura. Muzi ko kimaze kuvugwa cyane, ariho Kagame yavuze ko ngo ubu bagiye kwifatira umujyi wa Kigali akawutegeka, kuko ngo ibibazo batabikemura ko we azabyikemurira. Hanyuma muribuka ko bamaze kuvuga ikibazo cya Kangondo nyine n'icyo gihe avuga ati ahandi iyo babwiye abantu kwimuka bagatindiganya, ahubwo bo baraza bagafata tingatinga na kateripirari, ati hanyuma bagafata hamwe n'abaturage bose bakagenda bakajugunya. Ati nahangaho twababwiye ngo nibagende kubu neza, atari ko ntabwo bumva. Impamvu rero iki kibazo kidakemurwa nta yindi Bwana Murindahabi, nuko nta burenganzira umuturage afite ku bintu bye. Muzi ko FPR ije yaravuze iti ubutaka abaturage ntabwo ari ubwabo, ibishanga si ibyabo, byose ni bya FPR. Urumva rero umuturage nta burenganzira afite ku mutungo we, nubwo bavuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa. Uburyo rero kubaza, ntabwo mvuga ko ari ukwibasha nkana icyo kibazo, ariko biragaragara ko amategeko n'imigire n'imikorere ya FPR ntaho bibiriye n'ukuri nk'uko byerekana, kuko umuturage bamuvanye ku bye byose, uburenganzira bwe ntabwo akigira. Ku buryo rero impamvu ikibazo kizakemurwa ni uko tout simplement atari amategeko akora, ni igitugu. Ibintu ni bya FPR n'agatsiko kayo. Igihe bashaka igihe babikenere byose baraza bakabifata bakabikoresha icyo bashaka badakurikije amategeko. Ku buryo rero impamvu ikibazo kidakemurwa irumvikana, nuko nta mategeko hari, umuturage nta burenganzira afite ku mutungo we. Igihe aragerageza kwirwanaho, ariko rero kubera ko nta ngufu afite, ageraho mbese akamanika amaboko, FPR igakora ibyo ishatse. Kugeza ubu rero igihe cyose amategeko atazakurikizwa, igihe cyose umuturage atazagira uburenganzira ku mutungo we, igihe cyose FPR izumva ko ibintu byose ari ibyayo, kiriya kibazo ntabwo ari cyo cyonyine, kuko ngira ngo mwumvishe ko n'ahandi mu duce na tumwe twose tw'u Rwanda niko bimeze. Ku buryo rero impamvu nta yindi, ni igitugu cyashyizwe ku baturage. Abaturage bambuwe uburenganzira bwabo. Mu Rwanda nta mategeko akihaba, nta burenganzira buhaba, ni igitugu. Impamvu iki kibazo kidakemurwa niyo ngiyo. Urakoze cyane. Mbere y'uko twumva Madamu Jeanne Mukamurenzi ndetse na Emmanuel Senga, kubera y'uko ukomoje ku bijyanye n'amategeko, bariya abategetsi nabo ntabwo bahakana ko amategeko ajyanye n'ibyo kwimura abaturage kubera
inyungu rusange, icyo umuntu yakwita inyungu rusange, ayo mategeko ateganya ko abantu bari batuye aho bimurwa ari uko bamaze guhabwa indishyi cyangwa ingurane. Reka mu gihe cy'umunota umwe twumve umuvugizi wa leta y'u Rwanda, umuvugizi wungirije abivuga nk'uko nguko, avuga ati nta wimurwa adahawe indishyi, adahawe ingurane ijyanye n'ibyo yari afite, niba ari inzu, ikibanza, kugira ngo abashe kujya gutura ahandi. Iyo bamaze kumuha iyo ndishyi nibwo bashobora kuba basenya kugira ngo bahashyire ibindi bikorwa. Reka tumwumve, ni Alain Mukurarinda. Itegeko rirasobanutse. Ubundi itegeko nshinga ry'u Rwanda rivuga yuko nta muntu ushobora kuvogerwa ku mutungo we. Iryo ni ihame tugenderaho, ariko hakaza andi mategeko iyo akozwe hanarebwa niba atavuguruza cyangwa se atica itegeko nshinga, ashobora kwemera mu bihe runaka cyangwa se muri kondisiyo izi n'izi ko ya prinsipe ishobora cyangwa rya hame rishobora kutubahirizwa, ariko nabwo hagatangwa ikigenderwaho kugira ngo iryo hame ritubahirizwe. nko ku itegeko ryo mu Rwanda rya expropriation cyangwa se ryemerera ko abantu bashobora kwimurwa, nk'ingingo yaryo ya 3 ivuga yuko leta niyo yonyine ishobora gutegeka kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Ni ukuvuga ngo noneho rya hame turivuyeho, bahaye uburenganzira leta yonyine kuba yakwimura abantu. Ni ukuvuga ngo rero igiye kwimura abantu, ni ukuvuga ko hagomba kugaragazwa nyine igikorwa cy'inyungu rusange, hanyuma hakiyongeraho yuko abo bantu bagomba guhabwa, bamwe bavuga ingurane ikwiye, ariko itegeko ryo rivuga indishyi ikwiye, kandi bakanavuga yuko nta muntu wakagombye kwimurwa atahawe iyo ndishyi ikwiye, kuko hari igihe bijya bibaho ugasanga umuntu arimuwe atarahabwa indishyi, ndetse ugasanga bya bikorwa byatumye yimurwa birakozwe birarangiye, warakirukanka inyuma y'indishyi. Ayo ngayo aba ari amakosa. Ni ukuvuga ngo rero ni uko bitangira. Ubwo rero kugira ngo bikorwe, ni ukuvuga ngo hari igihe kigera hakaba igenagaciro ry'imitungo y'iri kwimurwa. Iryo genagaciro rikorwa n'uruhande rumwe leta, rishobora gukorwa n'umuturage, buri wese akazana igenagaciro bakaryumvikanaho, byananirana bakaba bashyiraho wa gatatu umugenagaciro kugira ngo abashe kubumvikanisha. Iyo byananirana nanone bikaba byagenda bikajya no mu rukiko. Ni ukuvuga ngo rero gahunda imaze gukorwa, hakaba igenagaciro, abantu bakaryumvikanaho, abaturage bakishyurwa, cyangwa se n'abandi abo ari bo bose bari bafite aho hantu hagomba gukorwa igikorwa, nibwo noneho cya gikorwa cy'inyungu rusange cyangwa se gukora ahantu abantu bakahava kubera ko bari mu manegeka, ubuzima bwabo bushobora kugeranirwa bakahava, nibwo bishobora gushyirwa mu bikorwa, noneho igikorwa kigakorwa. Ni umuvugizi wa leta y'u Rwanda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda, nibyo yaraye atangarije radiyo Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga kuri mikoro ya Jeffrey Mutagomba. Dushimira na radiyo nk'izi twemera gukoresha amajwi yayo. None Madame Jeanne Mukamurenzi, urumva ko aravugira ubutegetsi, agasobanura yuko itegeko riziririza ko udashobora kwimura umuntu aho yari atuye utaramuha indishyi ikwiye, nk'uko nawe ubwe abisobanura. Impamvu yari yatumye mbaza kiriya kibazo ngo kuki byamara imyaka 5, se nta mafaranga se igihugu cyabuze. Michel Niyibizi we yavuze ati nta amategeko atubahirizwa. Ibyo yavuze birumvikana. Wowe ubona izindi mpamvu zaba zituma icyo kibazo abaturage barakomeje rwose gusiragizwa ari ukubera iki? Murakoze cyane Bwana Jean Claude Murindahabi. Kuri icyo kibazo mwari mwibagishije ngo ni amafaranga leta yaba yarabuze amafaranga. Birashoboka, ariko leta iramutse yarabuze amafaranga ari leta koko yita ku bibazo by'abaturage, yagenda ikegera bariya abaturage ati turabizi, ikibazo cyanyu turakibona, tugomba kubahereza ingurane, ariko nta mafaranga dufite, nimutwihanganire, igihe runaka tuzayabaha. Kubera ibyo twafashe n'ingamba zo kuba twabashyira ahangaha mube muhagumye mu gihe tugishakisha amafaranga. Ariko icyo leta ntacyo yigeze ikora, ahubwo ikiri gukoresha ni igitugu. Nka ririya jambo Kagame yavuze ngo
ngo mu bindi bihugu ngo bazana za tingatinga ngo zigaterura amazu n'abantu hamwe. Ni mu bihe bihugu se byabaye ahubwo ko ni hari Kigali byabaye? Kuko nta leta y'ikindi gihugu yakora nka biriya ngo iyo leta izarara abaturage batayivudukanye. Ntibishoboka. Yagombaga no gutanga urugero igihugu cyabikoze. Turi ku isi mu bintu maze kubona u Rwanda nirwo rukora ibintu nka biriya birukorera abaturage. Mu by'ukuri rero kuba kiriya kibazo gikomeza kuba agatereranzamba kuriya bikazana bigatera ahubwo abana barara hanze, abana bava mu mashuri, ababyeyi bakarara hanze kandi bari bafite amazu yabo biyushya kuya bubaka ayo mazu. Ni ikintu cyerekana ko iriya leta ari leta y'ibisambo, ari leta idafite umutima, leta itita ku bibazo by'abaturage, ari leta yita ku nyungu zayo yonyine. Kuko hari ahantu nk'uko abantu benshi babivuga ko hari umushoramari ukomeye wahariya muri FPR ndetse n'umugore wa Kagame bafite inyungu hariya hantu. Sinibaza rero niba umuntu nk'uwo nguwo areba uburyo bariya abaturage birirwa batakamba, areba uburyo abana birirwa batakamba, ikibazo ntabe yavuga ngo agikemure. Ni ukuvuga ko ari ya leta y'ubukoroni twumvishe byagiye bya cyami bw'abantu bajyaga baza bakanyaga abantu umutungo, nta muntu ugira umutungo, nta muntu ugira ikintu ari ikibwami. Nibyo rero biboneka ko byagarutse mu gihugu cyacu, aho umuntu yihakuya agira ngo arebe ko yabona agasambu, yarebe ko yakubaka akazu ke, ahubwo leta ikaza ikakamusenyera ikamwangaza. Biriya ntabwo byari bikwiye. Ni ikibazo rero cyerekana ko iriya ari leta y'ibisambo, ni leta idafite umutima, leta iyobowe n'abantu badafite umutima bita ku bibazo by'abaturage. Muri make nta nubwo abaturage bari bakwiye komeza gutakambira iriya leta, kuko imyaka 5 ishize yaba ari leta ifite irimo abantu bafite umutima, irimo abantu bita ku bibazo by'abaturage, iba yarakemuye kiriya kibazo. Cyangwa umuyobozi n'uwo Kagame birirwa akagenda akabegera akagira icyo ababwira nibura kibahumuriza. Kugeza ubu nta kintu cyari cyakorwa. Rero ndibaza ko turaza kubiganiraho, abaturage bagomba kwishakira umuti wo gukemura kiriya kibazo. Murakoze. Urakoze cyane Madame Jeanne Mukamurenzi. Mukanya Michel Niyibizi hari ikintu ushaka kubivugaho. Narimbajije kuko ikibazo cyose umuntu yakibaza, nibaza ngo ese koko mu bibazo byatumye gitinda gukemuka haba harimo n'icyamikoro n'amafaranga, ariko hari n'undi wahita avuga ati se birashoboka yuko abantu batekereza ibyo kwimura abaturage, uwo mushinga n'ibigomba kuwugendaho bitarateguwe. Nicyo nagira ngo numva icyo Emmanuel Senga bivugaho gato mbere yuko Michel Niyibizi uhita nawe ufata ijambo, kuko buriya Emmanuel Senga aradomotse. Ubundi aya ni amasaha muri Amerika bakiri ku kazi, ariko nawe aragira ngo adufashe kugira icyo twungurana muri iki kiganiro. Emmanuel. Urakoze Jean Claude. Ndabona na connection zigenda zigabanuka cyane, muraza kumbabarira nimwumva hari ahantu hagenda hacikira. Ikindi cya kabiri nk'uko wari ubivuze, ndagira ngo mbisegure kuko ntabwo ndi mu kiganiro aparantiye. Birambabaje kuko iki kiganiro nifuje kukijyamo aho cyabera hose. Birambabaje kuko nabonye umwanya uhagije, ariko ibyo ari byo byose ndizera ko muri abagabo n'abagore bakomeye muraza kukigiraho ibiganiro bikomeye. Ndi mu kazi nk'uko bivuga, ndanyaruka ndadomoka, ariko reka ngire ikintu mbanza mvuge mpera ku byo Michel yavuze n'ibyo Madame Mukamurenzi avuze. Michel avuze yibukije ikintu cyerekeye uko abaturage bamaze kukivuga, kiriya kibazo Kagame yakigezeho icyo akivugaho. Imvugo yavuze niyongeyeho kuvuga ati ahandi ntabwo birirwa banatekereza, baraza bakaterwana n'ibyondo n'iki katembera zikajugunya munsi y'imiringo. Mukamurenzi yavuze ko ntabwo yavuze icyo gihugu, nta gihugu cyabaho, kuko niyo cyaba kiriho ukiyobora ntabwo yavuga ibintu nk'ibyo ngibyo, dore ko nta gihugu cyabayeho. Ni ibintu bya imagination ahubwo bisobanura
icyerekezo cy'ikibazo, bikaba binjyana no ku gisubizo cyacyo. Ngira ngo mbwire abaturage ba Kangondo yenda gusiragira babireke kuko ikibazo cyabo cyarumvikanye, nta muntu utakizi, akabara kabona nta muntu utakabona. Ikibazo kiri mu ntoki zagombye kugisubiza mu rwego rwo hejuru, ubwo ndavuga ko ari perezida wa repubulika. Perezida wa repubulika kiriya kibazo gifitemo uruhare cyane, yaracyumvise mbere y'uko bavuga ko atangira ingendo mu makomine cyangwa se mu ntara, yaracyumvise. Kiri iruhande rwe, ni ikibazo yahawe amaraporo menshi, yashobora kugiheraho akagikemura. Nubwo naho yagiye gusura ntacyo yakemuye, ariko kiriya cyo yarakirengagije bishaka. Bivuga ko rero ikibazo niba atagikemura, niwe nyiracyo, niwe ugifitemo inyungu. Yewe nta kintu gishobora kunyumvisha ko hari uwundi muntu ufitemo inyungu hariya kurusha Perezida Kagame, kuko ukuntu agikikira n'ukuntu abuza kugikemura bigaragaza neza ko ari we ugifitemo inyungu nini. Aha ngaha twibukiranye ko muri Rwanda, kubera ko rudakurikiza amategeko, ibibazo byose bikemurwa ari uko bibonye uruhushya rwa Perezida wa Repubulika. Niba rero icyo kibazo kimaze imyaka 5 kikaba kitari cyakemurwa, nuko Perezida wa Repubulika yanze gutanga uruhushya. Ndagaza kugaruka yenda mu bisobanuro, ndaba mvuza ko ngako mu gitangira. Ntabwo twumva. Mumbabarire, mikoro yanjye ntabwo yari ifunguye. Urakoze cyane Emmanuel, urakoze. Nzi yuko aka ni ka kanya k'akaruhuko umuntu agira mu masaa 6 mu masaa 7, ariko igihe uri bube ugifite akanya, ijambo rwose ushobora kurifata ukagira nawe icyo udusangiza utwungura. None Michel Niyibizi, Emmanuel Senga aragira ati umukuru w'igihugu iyo agira ubushake iki kibazo cyari kuba cyarakemutse. Ni iki cyerekana yuko izindi nzego zose, niki cyerekana yuko ari Perezida wa Repubulika usigaye kugira ngo iki kibazo gikemurwe? Izindi nzego wagaragaza ukuntu zaba zarananiwe kugira icyo zikora? Bye biragaragara, hari twagiye tubibona. Wagira icyo ubyibutsa abantu? Urakoze muri ndahabe, ariko mbere yuko nsubiza wenda iki kibazo nagira ngo ngire utuntu nongeraho. Hari ibyo wavuze, hari n'ibyo Mukamurenzi yakomojeho. Wavuze kuri Mukuru Arinda, ndagira ngo nongere nsindagire ko mu kiganiro yakoranye na Immaculée na uriya ushinzwe umujyi wa Kigali, aho yavuze ko ngo nuko umuturage uzanga kwimuka ngo azaba arimo kwigomeka, ndetse ngo yanavuze ko hagomba gukoreshwa ingufu igihe abaturage banze kwimuka. Icya kabiri ni uko byagaragaye ko amategeko ya FPR n'imikorere n'imigire yayo ntaho bihuriye, kuko isa nkaho ishyiraho amategeko ariko igakora ibitandukanye n'ayo mategeko. Ikindi cya gatatu mwakomoje ku bijyanye n'igenagaciro. Effectivement baravuga bati igenagaciro cyangwa indishyi ikwiye umuturage ahabwa. Umuturage agahitamo, ndaza wenda kubivuga mu ngingo ikurikira, agahitamo amafaranga cyangwa agahitamo ikindi leta iba yamuteganyirije, nk'uko Mukuru Arinda yavuze, cyangwa se burugumesitiri w'umujyi wa Kigali avuga ko meme ko leta ari umubyeyi, ko meme n'uwari ufite miliyoni 8 bamugeneye 19 akajya mu nzu ya 19 me y'icyumba kimwe, umuturage akaba adafite izo mpuhwe zikaba zitandukanye n'amahitamo y'umuturage ugomba guhitamo icyo ashaka kandi akabona ingurane ikwiye. Ikindi ni uko bavuze ko amikoro naho waruvuze, amikoro ntabwo yabuze. Amikoro ntabwo yabuze kandi leta yavuga ko yateganyije amazu. None uvuga ko ayo mazu ijya kubaka ariya mazu yari yabitekereje, yari izi ko abaturage bafite uburenganzira bwo guhitamo igihe ayo mazu, nubwo bavuga ngo arahendutse ngo ameze neza, ngo ayo mazu nibayagurishe niba afite agaciro karenze ako abaturage babaha ayo mafaranga, nawe leta yiyungukire muri ayo mazu izaba yubatse. Kugira ngo icyo cyo cyumvikane, nicyo nagira ngo nanabajije, hari ubwo se abantu bashobora guhaguruka
ubutegetsi bushobora guhaguruka buvuga yuko bugiye kwimura abantu ngo buhashyire ibikorwa budafite nyine ayo mafaranga y'ibyo bikorwa. Muri ibyo bikorwa harimo n'izo ndishyi n'izo ngurane, si byose? Nibyo rwose, nibyo rwose. Yereka rero ngaruka uravuga uti hari kuki icyo kibazo kidakemurwa, hari inzego zihari ndetse yewe n'urwego rwa Perezidansi ya Repubulika. Ndagira ngo muri ndahabi wene nibutse ko ntangira nabikomojeho, kiriya kibazo kimaze kuvuka, Perezida wa Repubulika yasabye abadepite ko batora itegeko ko uriya mujyi wa Kigali bamushyize mu maboko ye, ko ibibazo bihari azabyikemurira. Ni muri urwo rwego rero nk'uko nabivuze ngitangira, abaminisitiri batandukanye yuko mbese twa turere tugize umujyi wa Kigali dushyizwe muri Perezidansi ya Repubulika. Urakoze cyane. Rero nubwo hari abari abaminisitiri nakubwiye basimburanye mu kujya muri kiriya kibazo, bariya ba meya b'akarere, bariya bose nta kintu bashobora gukora. Perezida wa Repubulika yaravuze ariya magambo, ku buryo rero ikizakorwa cyose kereka Perezida wa Repubulika yisubiyeho. Uri kugeza ubu ngubu nta kigaragaza ko azisubiraho, ku buryo rero inzego zirahari ariko ntizikurikizwa. Ku buryo biranagaragara muri ndahabi, iyo Perezida wa Repubulika agiye mu giturage ukabona ibibazo bamutura byagombye gukemurwa n'izo nzego z'ibanze, ariko we akabyemera kubisubiza, kandi n'izo nzego zagomba kubikemura zitabikemuye ntazikemure ngo ntazicyamure ngo azivaneho cyangwa azisimbuze. Ku buryo rero inzego zirahari ariko navuga ko ari Perezidansi izibuza gukora, kandi cyane cyane kiriya kibazo cya Kangondo biragaragara Perezidansi yatanze umwanzuro kereka n'izisubiraho, naho ubundi nta rundi rwego rundi dutegereje ruzakemura kiriya kibazo. Urakoze cyane Michel Niyibizi. Mu kanya turumva Jeanne Mukamurenzi nawe agira icyo atubwira, ariko dushimira n'abo turi kumwe batugezaho ubutumwa. Bufundu TV wavuze rwose ko ategereje, ko ateze amatwi. Hirwa John ati mutabariza abaturage ba Kangondo. Hirwa John ati buri wese yishyire mu mwanya w'abariya abaturage, bashaka kuvuga ati akababaro bafite, ukuntu bamwe bashobora kuba barara Rwantambi. Hanyuma Honorable Tuyishime Brigitte ati mukomere, ati mukomere Hirwa, ati umuturage baramutabariza kuri bande ko leta yagombaga kwirukirwa ihagarariwe n'abo barenganya abaturage. Ati Perezidansi se hari ukiyi ati Perezidansi se hari ukiyihagarariye. Nibyo bitekerezo abo turi kumwe tutababona wenda kuri video cyangwa ku mafoto, ariko batugezaho nabo turagerageza rwose kubakurikira. None Madame Jeanne Mukamurenzi, hari inzego nk'uko Michel Niyibizi yabivugaga, hari urwego rw'akarere, hakaba yewe iyo ibintu bitangiye kugorana abaturage bafite abo bita ngo ni intumwa za rubanda, abadepite. Mu nteko ishinga amategeko ntihabamo abadepite gusa, hakabamo hakaza na wa mutwe wundi bita umutwe w'abasenateri, hakaba abaminisitiri. Nkaba ngira ngo nkubaze wowe, ubona muri iki kibazo izo nzego zose zaritwaye gute muri makeya, kuko zagiye zigaragara zijya kuganira n'abo baturage, ubona zaritwaye gute kuri iki kibazo? Murakoze cyane. Muri iki kibazo izi nzego zose ari umutwe w'abadepite, mu by'ukuri bariya bita intumwa za rubanda. Ubundi mu bindi bihugu bifite intumwa za rubanda koko tuba twarabonye umudepite asura bariya abaturage. Sinzi niba hari uwigeze abasura. Hari n'umwe mu badepite wigeze avuga ngo, ndabyibuka ko yavuze ngo
ngo ikibazo ni umudepite uri muri opozisiyo yaravuze ngo kiriya kibazo ngo baracyumva ngo baragikurikirana ngo ariko ngo hari ingamba abaturage bari bafashe ngo zisa nk'izikakaye ngo ariko yaganiriye nabo arababwira ngo ntibafate izo ngamba ngo icyo kibazo cyabo bazakijyana mu nteko. Ndumva hashize nk'imyaka 2 numvise uwo mudepite abivuga, kugeza n'ubu ntabwo nari nigera numva mu nteko kiriya kibazo kizamo. Bivuga ko ari umutwe w'abadepite, ari umutwe wa sena, kiriya kibazo ntabwo bigeze bagikurikirana nk'uko byari bikwiye kugira ngo begere abaturage, kuko bariya ni intumwa za rubanda, bariya nibo bagombye kwegera rubanda, bariya nibo batorewe guhagararira bariya abaturage mu nteko, ariko nta n'umwe wigeze abasura. Hari n'abandikiye inteko, ziko muri bariya hari abigeze bandikira inteko, ikibazo cyabo ntabwo kigeze gikemurwa. Bivuze ko nta nzego z'igihugu zitazi kiriya kibazo, nta na kimwe rero zagikozeho. Bivuga ko mu by'ukuri urwego rusigaye kugira ngo kiriya kibazo gikemuke burundu ni urwego rw'abaturage ubwabo, ko bafite imbaraga zo kurangiza kiriya kibazo burundu. Ni narwo rwego rwa nyuma rusigaye. Turaza kuhagera ku bijyanye n'uko mubona cyakemuka. Urakoze cyane Michel Niyibizi, hari icyo wabivugaho kuko twigeze urakurikira cyane, kuko no kuri radiyo Inkingi bagiye bategura kenshi ibijyanye n'amakuru yaranze icyumweru. Ntabwo waba waracitswe n'abasenateri bigeze kujya kuganira n'abariya abaturage ba Kangondo, wabyibutsa? Nibyo rwose, nibyo nanjye nagira ngo rwose nanjye nshimangire ko abo bantu ntacyo bamaze. Abariya bakoranye inama nyinshi n'abasenateri n'izo ntumwa za rubanda, barahageze ku buryo meme n'abaturage bavuga bati abo bantu batumariye iki, kuko barahageraga bakabatuma bati tuzabatumikira, tuzabyiga mu nteko. Noneho ahubwo ari igihe noneho bagarutse mu baturage bo barabirukana rwose, barahaguruka baragenda, ku buryo rero bigaragara ko ikibazo, umuti w'ikibazo uri ahandi, wenda turaza kuvuga neza, gusobanura hariho, ariko ubu ngubu inzego zose zararangiye, uretse nk'uko nabivugaga, perezida wa repubulika naramutse yisubiyeho akarenganura abaturage, niwo muti waba usigaye, ndavuga mu bijyanye n'inzego z'ubutegetsi, kuko nirwo rwego rwo hejuru. Nirwo rwego rwo hejuru, naho ubundi nta rundi rwego dutegereje. Wari ukomoje ku basenateri, hari inama bigeze kujya gukorana n'abariya abaturage, noneho umwe mu basenateri ageze aha aravuga ngo nta gisubizo abazaniye. Aba baturage ahubwo nyine baramurebye baramubwira bati niba nta gisubizo ufite mwigumire mu nama, mwebwe mu basenateri. Abaturage barahagurutse rwose, bahagurukanye intebe zabo barigendera, abasenateri basigara aho ngaho. Kandi urwego rwa sena tuzi ikigero rugezeho mu gihugu. Ni urwego rukuru, ni urwego rukuru cyane. Kubona abasenateri bakoresha ayo magambo ni ikigaragaza yuko wenda hari uwavuga ngo mbese yuko babaye honete, ko bavugishije ukuri, kubera yuko nyine ntacyo babashije bakivugishiriza uko kuri kwabo, ariko nabyo habuzemo akanyabugabo, habuzemo kuba umuntu yumva ko uwo mwanya atawubereyemo ubusa, ko uwo mwanya umuntu atakagombye kuba awurimo adashobora kureberera abo yitwa yuko nyine ahagarariye. Icyo ni ikintu gikomeye. Ejo bundi rero iki kibazo cyongeye gukaza umurego, nubwo tuvuga Kangondo, tukavuga na turiya duce nyine twa Nyarutarama, ariko nk'uko mwabikomojeho ni ikibazo kigenda ugasanga hirya no hino, hari n'ahandi ushobora gusanga iki kibazo mu baturage b'u Rwanda, mbese bimurwa ariko amategeko ntakurikizwe uko yakagombye akurikizwa. Ni ukuvuga ntibahabwe ingurane ku gihe, ntibahabwe indishyi zikwiye
ku gihe, ahubwo hakaba hazamo n'ibintu byo gushyiraho umurya, kubera ko abategetsi nyine nibo bafite imbaraga n'ububasha, ugasanga ntabwo ibintu byashoboraga gutwarwa mu nzira nziza, siko bigenze. Reka twumve nk'iri jambo ryavuzwe n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo. Ni amajwi twifashisha nayo ku ijwi rya Amerika. Ni nkaho yavugaga ko mbese byanze bikunze abo baturage bagomba kwimurwa, mu by'ukuri batishingikirije ku mategeko, ahubwo hishingikirijwe kuri icyo kintu cy'uko ni icyashatswe n'ubutegetsi. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo, Pauline Umwari. Reka tumutege amatwi uko yabyisobanuriye imbere y'abaturage. Ni ihame ko mugomba kwimuka hano aho umushinga w'inyungu rusange uzagarukira. Mubimenyereye, ngombwa ugomba kwimuka, kandi kwirirwa usaza imigeri utinda kwimuka uyu munsi Ukurikije ibitangazwa n'akarere ka Gasabo, biraca amarenga ko kwimura abaturage Nyarutarama amategeko ashobora kutazitabwaho. Kujya mu rukiko, icyemezo cy'urukiko ntabwo gikuraho ko wakimuka, kuko urukiko nirutegeka ngo turabizi, aravuga ati ngewe mumpa amafaranga, ngewe nzaguma aha. None si uyu munsi w'ubuyobozi wubaha amategeko y'ubuyobozi, wubaha amategeko y'igihugu. Iyo ubuyobozi bwaregetse mu gihugu rusange, nta muntu ugomba kuva muri gahunda y'igihugu mu buryo bwa rusange. Ni umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo, Madame Pauline Umwari. Murumva yuko ikinyamakuru ijwi rya Amerika babikurikiranye bakavuga bati ntabwo ari kubwira abaturage ubona ko icyo ashyize imbere ari uko itegeko rigomba kubahirizwa uko ryanditse, ahubwo ni ukwerekana ko icyashatswe n'ubutegetsi kigomba gukorwa, kugeza n'aho akoresha amagambo ngo ntimwirirwe musesa imigeri. Ubundi ayo magambo nk'ayo ngayo muri cyaba ashaka kuvuga ngo ntimunagerageze gushaka kwishingikiriza ku itegeko musaba uburenganzira bwanyu. Si icyo ngicyo murumva atari ibintu bifite uburemere. Madame Jeanne Mukamurenzi, amagambo nk'ayo abwirwa umuturage wari ufite inzu ye yavunikiye, babwira gutyo batabanje kumuha indishyi ikwiye, nk'uko byigeze no kuvugwa n'umwe n'uriya muvugizi wungirije. Yego, Madame Jeanne Mukamurenzi, ubona atari ibintu bitangaje? Umwumvise yuko n'abaturage babaye mbese nk'abijujuta, ariko by'amabura kindi, kuko nta kintu kindi bari bubashe bamaze kumva amagambo babwiwe n'uriya muyobozi nshingwabikorwa. Biriya biteye agahinda, biteye n'isoni, kuko umuyobozi umeze kuri ujya imbere y'abaturage akavuga amagambo ameze kuriya. Ziriya nkotanyi zijya zishimira Imana, abanyarwanda baritonda. Bariya abaturage barazitondeye bihagije, ariko umunsi umwe byabarenze niho bazumva ko kubaha umuturage ari ikintu cy'ingenzi. Uko numva ntacyo byari bimutwaye kiza gukoresha imvugo atashyizemo iriya ngo gusasa imigeri ku mitungo, ku bintu bavunikiye, akagukoresha iriya mvugo imeze kuriya. Kariya ni agasuzuguro. Kariya ni agasuzuguro. Barya bavuga, hari abavuga ngo agasuzuguro kanuka. Kariya ni agasuzuguro cyane. Mboneho no kubwira uriya muyobozi ko biriya bintu ntabwo bikwiriye ku muntu w'umuyobozi uvuga ko ahagarariye abaturage. Kariya ni agasuzuguro kandi ntabwo kari gakwiriye kuri we. Bariya abaturage bafite itegeko ribarengera, ni imitungo yabo bishakiye. Kubera iki bagomba kubuzwa uburyo bakagerwaho n'ubwo basuzugurwa kuriya kubw'imitungo yabo? Birababaje rero. Niyo mpamvu ngira ngo mbwire niba bariya kubabwira nta nicyo bimaze, kuko n'abantu batumva. Sinzi ikintu bishikiriza kugira ngo bajye barenganya umuntu umurenganye, umwambura ibye, ugerekeho no kumusuzugura bimeze kuri. Birababaje cyane, ariko buriya turaza gutanga umuti wo kugira ngo twereke bariya abaturage ko ikibazo aribo bazakikemurira. Murakoze. Urakoze cyane Madame Jeanne Mukamurenzi. Mu kanya hari icyo ngira ngo mbaze
Michel Niyibizi mu badukurikiye mu bo turi kumwe nka nanze kubaho ntariho TV Tarsisi Munyankindi ngira ngo akenshi niwe ukunze kuba ayiriho kuko niwe muyobozi wayo arabwira rero bagana ati vuga ngo perezida naramuka azutse kwisubiraho ate kandi adahari nuko nguko abyumva. Hanyuma honorable Tuyishime Brigitte ati nibemere rero begure nibyo urwego rwa Sena ntacyo urwego rwa Sena rumaze ubundi se izo nkiko mu Rwanda zirahari urukiko rwimura urubanza inshuro 18 zose. Agasuhuza rero nabo bari kumwe. Nkaba ngira ngo Michel Niyibizi mbere yuko nawe utubwira iki kibazo umuntu w'umutegetsi ujya imbere y'abaturage ntafate ijambo ku bijyanye n'uko ubusanzwe iyo hariho iyimurwa ibiteganywa ngo abe aribyo baganiraho barebe ibitarakorwa bikorwa. Mbere y'uko tugera aho ngaho reka tubanze tuniyumvire n'abaturage ubwabo bamwe muri bo icyo bavuga ni akababaro nyine birumvikana, ariko reka tubiyumvire kugira ngo hato hatagira n'uwaba adukurikiye akagira ngo ibyo tuba tuvuga ni ugukabya. Reka tubanze tubiyumvire gato ari iminota 2 hanyuma tugaruke. Ubwo twe twese tumanuka turavuga ati no ku karere katubireke tujye mu matongo. Tugeze hano mu gitifu w'umurenge yahise ampamagara ngo ngwino ngo nkwereke ngo dore ngo liste narayikoze ngo amafaranga ngo ubwo ndategereje. Nge namubwiye ntayo mafaranga uri kutubwira ko turi kukwaka ingurane y'ibyacu kandi ko mutubwira ko nta bukode twe twemereye guhabwa ari inkunga. Ayo mafaranga ushaka kuduha nayiki? Nge namubwiye nti komite dore ngiyi n'abaturage barahari bafashe umwanzuro kubw'ibyo mudukoreye basubiye mu matongo yabo. Tugitangira kubaka DPC yaje ari kumwe n'abapolisi 3 mu by'ukuri bakoreye abantu ihohotera. Hano hari umudamu bafashe bamupfuraguye imisatsi bayimaze ku mutwe, hari umugabo bita Isidore umupolisi aramwirukankanya ahetse imbunda kandi ni umusaza agiye kwambuka aramufasha mu kubita umutegagwa muri ruhurura amuhagarara hejuru mu nda. Umugabo mu by'ukuri ntabwo uri gukabya ibyo mvuga ni ukuri n'abandi baturage mu bahamagare barabisobanura. Baramuzamuye bamugejeje hariya ku modoka aho bari bagiye kumushyiramo baramugarika bakajya bamukandagira mu gatuza. Ariko turasaba ngo ibi bintu aho bigeze niba perezida atakiba mu gihugu cy'u Rwanda nabivuga avuga ngo ntabwo nkikirimo cyangwa avuga nimba ari abinjiriye igihugu bakaba baragiteye bari gukora ibi bintu abaturage babimenye basaba ubufasha. Icyo dusaba nimba bashaka ko dukora imyigaragambyo nk'uko bari kwidushinza tuzayikora kuko ntibazarya ibyacu ngo dutuze, bazatwica abasigara bazahabwa ibyabo ariko ntibumve ngo aho turabaha amahoro paka ikibazo cyacu gikemutse. Nibaduha ingurane y'ibyo batubari. Bafunze bangahe? Bafunze abantu 6. Harimo uwo bita Papa Didier ni umumotari, harimo uwo bita Mama Kevine, harimo uwo bita Sidori, harimo uwo bita Eric, harimo n'uwo bita Butera, harimo n'undi bita Tica. Ibyo avuga mwese mwabibonye cyangwa? Jewe wanje bamujyanye. Witwa nde? Nitwa Murekatete Destine. Byagenze bite? Kuntu byagenze twebwe twazindutse tujya ku karere batubwiye ati muze kuwa 5 mufata amafaranga y'ubukode dore amezi 8 ashize tutabishyurira noneho muze tubishyurira. Amezi 8 yose ntabwo barabishyura kuko ndibuka bari barabishyura amezi 2 none kuzagira 8. Haciye handi 8 nyine turi hanze turara mu gihuru. Ikibazo dufite rero nuko bajya handi bakahishyura kandi bazi ko abaturage ba Kangondo kabaye mabibabo turara mu gihuru tukibaza tuti se na leta kandi ivuga ngo ni umubyeyi yatubabariye kaduha amafaranga yacu y'ingurane batubariye. Twesemo kugaruka mu mutungo wacu baturasiramo tuzahabamo byiteka byose paka baduha ingurane yacu ikwiye mu mafaranga. Iyi ni inkuru yanyuze kuri radiyo y'Ijwi rya Amerika hashize amezi, ariko no muri iyi minsi mu biganiro byacu mwagiye mwumva ko iki kibazo cya Kangondo cy'ibiraro no muri kariya gace ni ikibazo kikiriho, ni ikibazo abaturage baho uretse
bake babashije kujya mu mazu babubakiye mu Busanza, ariko abandi bo bakisaba yuko bahabwa indishyi ikwiye ijyanye n'imitungo yabo. Na n'uyu munsi baracyasiragira, na n'uyu munsi birumvikana ko bari mu bibazo n'umubabaro, ku buryo ubutegetsi bwari bukwiye kugira icyo bukora kugira ngo bikemuke. Iki kiganiro ntabwo tuza kukirangiza tutanumvise abaperezida babiri. Hari perezida wa repubulika turaza kumwumva mu kanya, hanyuma ariko turaza no kumva perezidante wa Darifa w'umurinzi kuri iki kibazo cy'ingoro. Kuba ari ingorabahizi biratangaje, ubundi cyakagombye kuba ari ikibazo gishobora gukemurwa ku buryo bworoshye, kuko amategeko afite icyo ateganya, kandi ibikorwa byo kwimura bikorwa kubera ko habanje kugira ibitegurwa bijyanye n'icyo bisaba. Niho hantu hagaragara ko kitakabaye ari ikibazo gikomeye. None Michel Niyibizi, ahubwo umuntu yavuga ko abanyarwanda bihangana. Sinzi niba hari ahandi mu bindi bihugu abaturage bamara imyaka 5 amategeko afite icyo ateganya mu bijyanye no kwimura, hanyuma bakaba bagisiragira kuriya, ariko mu by'ukuri babikora mu buryo butuje, basaba gusa ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa. Abanyarwanda mu by'ukuri ni imfura. Muri ntabwo abanyarwanda ari imfura, ntabwo abanyarwanda ari imfura. Ndavuga nk'abari abaturage, ndavuga nibyo nyine, nibyo rwose ndabyumva. Abanyarwanda ntabwo ari imfura. Imyaka ishize ari 28 abanyarwanda baterwa ubwoba, abanyarwanda bicwa. Iyo rero wumvise nk'ariya magambo uriya mudamu ngo gusasa imigeri, noneho ukongeraho n'amagambo ya Mukurarinda ngo nibatimuka ngo bazabigometse, abanyarwanda barahamutse kuko barataka ariko ntawubumva. Ndagira ngo tuze no kugaruka kuri aya magambo ya Shikama yatumye afungwa, kuko ni amagambo akomeye kandi yerekana uko FPR iteye. Naho ubundi wenda ngo ngarutse ku icyo kibazo, abanyarwanda ntabwo bitonda. Nivuga mbese yuko nk'abari abaturage barihanganye ariko bagasaba uburenganzira bwabo mu buryo bwiza. Hari ibindi bihugu umuntu abona iyo biza kuba byarabagendekeye kuriya, bashobora kuba umujinya, akababaro byari kubatera kwinjira mu bikorwa by'icyo bita mu gifaransa violence, ni ukuvuga kuba n'imyigaragambyo bayikora, ariko ikaza ari yayindi tujya tubona mu bihugu bimwe na bimwe, aho abantu bamenagura ibintu kubera umujinya, kubera kutabasha kwihangana. Niyo mpamvu nari mvuze nti ni imfura zishinjagira zishira. Ndavuga abaturage, naho abandi babarenganya, ibyo ni ibindi bindi. Ntabwo gituma ngenge, ntabwo rwose bivuga ko ari barashinjagira bashira, nkuko n'amazi ko hari amazina mu Kinyarwanda yerekana ko umuntu afite agahinda ariko akihangana. Iriya rero leta y'abicanyi, leta y'iterabwoba yatumye hamwe na zirangabo z'abasirikare b'Inkeragutabara iki bose batuma umuturage niyo ashaka kwerekana umujinya we adashobora kugeraho werekana, kuko yagize baramwica, ku buryo rero ntabwo babuze uko bagira bagwa neza. Naho ubundi ntabwo ari kuba ubupfura kundi. Iriya leta y'agacinyizo yarabahutaje. Hari abagerageje ariko guharanira uburenganzira bwabo, bari mu nkiko. Yewe zirangiro twatanze ni abavuga bakavugira imbere ya za kamera. Wenda ntitwabagaragaje twebwe kubera ko twifashishije amajwi y'amaradiyo, ariko hari abatinyuka bakavuga ku mugaragaro ibyo abandi badatinyuka. Niyo mpamvu ndavugaga nti mu bwihangane bwabo ntibibabuza guharanira uburenganzira, ahubwo ikibazo nticyakabaye cyitwa icyabo gusa, cyakabaye ari icy'abanyarwanda bose. Wenda niba hari n'abo wagaya twese tubibona, wenda nta n'icyo dufasha aho abarengana ku buryo bugaragara. Sinzi icyo ubivugaho.
noya ibyo ndabigarukaho kuko mu Kinyarwanda ni umugani wa Kinyarwanda baravuga ngo ubabaye n'ubanda urugi urumva ariko kuko icyo nshatse kuvuga wowe mbabarire nuko bariya abantu nibo basenyerwa niba abana babo barara hanze nibo bababara kurusha abandi bose ku buryo rero iyo babona ubundi buryo bwo kunyagambura nkeka ko barabikoze tuvuge bavuze nk'abamotari abamotari koko berekanye ko bababaye kubera ko leta ifitemo inyungu zabo abamotari ari ababo babakorera babona ko nibigaragambya nta inyungu zabo zaba zigabanutse bahera donc barabumva perezida wa repubulika kugeza igihe nyine yari nawe watanze umwanzuro ku buryo rero n'abandi urumva ko buri gihe iyo batakambira ngo umubyeyi wabo ngo perezida wa repubulika ngo azaba donkeka ko ubu ngubu bagikomeje gukeka ko bizashoboka ko perezida wa repubulika azisubiraho ku magambo yavuze wenda akivuguruza naho ubundi nta bupfura bundi ntabwo kubabara ngo yiyumanganye babuze aho bapfumurira baratangatanzwe impande zose ku buryo rero ntabwo mvuga ko ariko bagombye gukora reka nguhe urugero reba nka Shikama reka tugaruke kuri Shikama uravuze uti abantu baravuga nawe yaravuze ariko wumvise ikirego bamureze yuko bavuze ko wowe ngo afite ingengabitekerezo ya jenoside yapfubije jenoside yahagurukije n'abaturage kwigaragambya kutubahiriza amategeko ya leta nibagiwe ijambo bakoresha baramushinja mbese ibintu byo gupfobya jenoside no guhamagarira abaturage kugumuka sesa kandi rero amagambo yavuze byararojisitire avuga ati ibi bintu barimo kudukorera n'iryo jambo arivuze kubera umujinya ariko kandi noza bigaragaza ukuri kwabo ibintu leta ikomeza kudukorera ni nkaho irimo kudutegurira jenoside kubera iki kubera ko barimo kwicwa n'inzara abana batajya kwiga barara hanze ibyo ni iryo jambo yavuze ariko rero ntaho bihuriye na jenoside ariko rero bakoresheje iyo ntwaro ku buryo n'abaturage mu ngo bahahamutse donc natwe nanjye nigira gutya barandiga jenoside nanjye nigira gutya iryo tegeko rya kirimbuzi ku buryo rero ntabwo abaturage n'abaguriye bavuze aho bapfumura none uravuze tuti natwe twebwe nibyo nkeka ko urimo gukora iki kiganiro ni cyerekana ko urimo kubatabariza abo mu Rwanda nagira ngo bishe mu kanya bavugaga abo muri cya kirwa cyo mu Kivu nabo barimo gutakamba kuko bimuwe badahawe inguranwa n'ahandi ku buryo rero twebwe dukora ibyo dushoboye gukora n'abandi rero nabo nibagira ibyo bashobora gukora niba rero nk'uko bivuze uvuga ngo ni imfura iryo jambo imfura ngira ngo wenda niho na Mukamurenzi yashaka kugira ngo tuvuga tuti umuti wabo uwuhe niba nkeka ko ubwo si ubupfura kwemera ko bakumera nabi ari wowe n'abana bawe bakakwica uhagaze kuko barimo kubica bahagaze ntabwo babyemeye ariko kubera ko uduce nagiye nyuzaho n'ibindi dusanzwe twumva baravuga bakora ibyo babashije kuko nta bandi se muzi bagiye banarengana bakaryumaho ntibagire n'ikintu na kimwe bavuga kandi barenganye ariko aba bantu ba Kangondo njye nkunze kumva abantu bavuga ko bagerageza guharanira uburenganzira bwabo uko babashije imbere y'ubutegetsi bufite imbaraga zidasanzwe si icyo kintu si ubu twagihakana noneho rero pardon noneho rero reka njyewe ntanga umwanzuro uko mbona ikibazo cyakemurwa cyo muri nta kindi ndabivuga mu magambo make muri Ndahabi bari baturage bagomba kwirwanaho ntabwo aribo ba mbere simvuze ngo bakore revolution ko ndetse ko banayikoze bayikora ikaba ari n'imbarutso
imbarutso ku banyarwanda bose kuko bose bafite ikibazo nk'icyabo. Hariya rero nibirwaneho, bemere batanga ibitambo, ntibemere ko bavana mu byabo nta nguranwa, bategereze iyo kateripirari perezida wa repubulika yavuze ize ibaterurane n'abo bana babo n'abagore babo n'ibintu byabo, abashoboye bahangane n'abazaza kubasenyera n'abazaba baherekeje. Ubu ngubu nta kindi gisigaye, kuko twavuze ko ubutegetsi bwo hejuru perezida wa repubulika bagerageje bikaba batakambye ntibumvwe. Ahasigaye ni ibyo ngibyo, bagume mu matongo yabo, abo bajyana babajyane, abasigara basigare, abazana kateripirari baterurane nazo, abandi barwane n'abo bantu batera kateripirari, barwane n'ababaherekeje. Wenda ndizera ko nk'uko nawe wavuze n'abo banyarwanda bandi nabo bazabakurikiza batabare, n'abo hanze tutabare, wenda ibintu bizahinduka. Naho ubundi nta amategeko ntazigera akurikizwa na rimwe, ntabwo bazabona uburenganzira bwabo na rimwe. Niba amategeko adakurikijwe, ni ukuvuga ko igisigaye ni ukoresha ubushobozi bwabo bwose, njye navuga ingufu nk'uko na leta irimo kuzikoresha. Mwakunze gukomoza ku ijambo perezida Kagame yavuze n'imbere mu ntangiriro rwose za kiriya kibazo, ubwo bamubwiraga bati ariko hari abaturage bo mu gice cya Nyarutarama, bashaka kuvuga nyine hariya za Kangondo, Kibiraro, bafite ikibazo gikomeye cy'uko igihe cyo kwimurwa, mbese ibyagombaga gukorwa kugira ngo abo baturage bumve ko bahawe uburenganzira bwabo bimurwa, babwira perezida Paul Kagame bati icyo kibazo kirabaremereye abo baturage. Nkaba ngira ngo twumve, hashize imyaka 2-3 ayo magambo yavuze, noneho turagaruka mubwira n'abo turi kumwe mu kiganiro bateze amatwi, niba abaturage iyo bakomeza kumutakambira muri iyi minsi, niba baba barumvise icyo yashakaga kuvuga muri aya magambo tugiye kongera kumva. Mu by'ukuri niba mwajyaga mugereranya ibintu bimwe bikorwa hano cyangwa n'ibikorwa n'ahandi, umbwiye uti nta hantu ndabyumva ku isi ko bagira batya bagasenyera umuntu, niyo hari impamvu. Aho nakumva ko mu Rwanda dukora ibitangaza bidakwiriye gukorwa ibintu ariko ahandi bazana za katapira, urazizi, za tingatinga uko bazita rwose, ahubwo hano murabitinya, n'uwakoze amakosa muramutinya, ariko ahandi baraza bakamutwariramo. Tingatinga ikaza igaterura inzu n'abarimo n'iki igashyira hariya, kandi byubahirije amategeko yabo bashyize. Rero icyo nemeranya nawe, ibintu byose biba bikwiye gukorwa mu buryo busobanutse. Ni Paul Kagame, perezida wa repubulika, ubwo bamubwiraga yuko abaturage bahariya Nyarutarama, Kangondo, Kibiraro ko bafite ikibazo kibaremereye, ubundi cyakabaye gifite uko gikemurwa. Umushinga nk'uriya ujyanwa ahatuye abantu, hateguwe ibigomba guhabwa abo baturage kugira ngo bajye gushaka ahandi babe. Ikibazo ubundi cyakabaye kinoroshye kugikemura, bitakabaye ibyo. Uwo mushinga wategereza abaturage bakaba bibereye aho bagomba kuba, ibyangombwa byo kwimura abantu byamara kuboneka, bakaza bakaba ibibakwiye, ibibagomba, noneho bakimuka bakajya gushaka ahandi bajya kwiturira, ariko bahawe ibiteganywa n'amategeko. Perezida wa repubulika mwumvise uko yasubije, ariko turaza no kumva mu gihe abaturage bakomeje gutaka icyo President wa Darfur Umurinzi Madame Victoire Ingabire Umuhoza icyo yatangaje ejo anabwira umukuru w'igihugu.
ubona ko bimuva ku mutima. Turaza kubyumva nabyo, ariko aya magambo, igisubizo cya perezida Paul Kagame, Madame Jeanne Mukamurenzi, igisubizo cya perezida wa Repubulika abwira abantu bamubwiraga, bari bamugejejeho akababaro k'abaturage batari gukemurirwa ikibazo cy'iyimurwa hari i Nyarutarama. Uyakira utariya magambo ya perezida wa Repubulika? ariya magambo nyakira nka biriya bitekerezo avuze ngo abantu ngo bazana tingatinga ngo bagaterura, biriya ni ibyo mu isi ye, muri imagination ye, mu isi ye, irya isi ye y'abagome nkawe, y'abantu badatekereza nkawe. Nta handi hano kuri iyi si biba, aho ubutegetsi buza bugaterura abaturage, bukazana izo za tingatinga bugaterurana hamwe n'abaturage. Biriya rero biri mu bitekerezo bye, biri muri yasi yiwe, isi yihariye ubwe wenyine n'ubutegetsi bwe, kariya gatsiko basangiye ubutegetsi, ni isi yabo y'abagome, kuko hano ku isi ibyo ngibyo ntibihaba pe. Nta gihugu nari numva cyakoze ibintu nka biriya, n'icyabikora abaturage ntabwo batuma ubwo butegetsi burara. Rero biriya nareke, buriya butegetsi nibureke gukomeza gucunaguza bariya abaturage. Niba bwaragombaga kubimura hariya, bwagombaga kubaha, bwagombaga gukurikiza amategeko, bukabahereza ibibakwiye, ubundi bakagenda bakayishakishiriza ahandi ho gutura, cyangwa iyo leta ikabahereza nyine ikabubakira ayandi mazu. Hano njya mbibona iyo bagiye gukora imishinga, niba ari umuhanda bagiye gukora, inzu yarituriye ahandi, nyiri iyo nzu baragenda bakamuhereza amafaranga, akagenda akagura ahandi. Niko byakagwiye kugenda. None bariya babimye ibyabo, noneho bashyizeho no kubacunaguza ngo ahandi ngo bakagombye ngo kubaterurana. Hariya se byabaye hehe? Cyakora iriya leta biriya bintu iri gukora bizayikoraho. Ndabona iki kibazo gishobora kuzaba ari nacyo kizashyira iherezo kuri buriya butegetsi bwa kariya gatsiko. Murakoze. Urakoze Madame Jeanne Mukamurenzi. Nkaba nakubwira yuko na Honorable Brigitte Tuyishime avuga yuko yemeranya nawe ku byo wigeze kuvuga ku bijyanye n'uko abaturage ari bo bakwiye kwishakamo umuti wa kiriya kibazo. Yewe ni nabyo Michel Niyibizi nawe yashimangiye, avuga ko abaturage ba Kangondo bakwiye, mbese ubanza njye nabyita kurushaho wenda guharanira uburenganzira bwabo, kuko hari ibikorwa bakoze bigaragaza ko ntabwo bigeze bifata amapfubyi, bazamuye ijwi. Ubwabyo ni intambwe ya mbere yo kugira ngo umuntu avuge aharanira uburenganzira bwe. Begereye inzego zose ku buryo bushoboka, baranditse nta rwego batandikiye. Yewe ubu ngubu hari na benshi muri bo bari imbere y'inkiko, nubwo baba abagiye bandika ubutumwa turi gusoma, baba namwe muvuga muti ese aho izo nkiko n'abo bacamanza bazabasha kubaha ubutabera bukwiye abo baturage ba Kangondo. Nkaba rero nagira ngo tugane ku musozo w'iki kiganiro. Ntekereza ko n'abo baturage ba Kangondo bari muri ako kaga babaye batwumva, kugira ngo bataza wenda gufata nabi ubutumwa bwatanzwe. Abantu bamwe bavuga bati nibo bagomba kwishakamo ibisubizo, ariko hari ikintu burya gikwiye ku bantu basangiye cyane cyane n'igihugu, ariko basangiye n'ubumuntu. Mu gihe hari umugani uvuga ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira, ahubwo umusonga wundi ukaba watubuza gusinzira, cyane cyane iyo ari kurenganywa. Bigombe kuba ariko ubundi byakabaye bigenda, mbese nibyo bagahagurukira. Michel Niyibizi we yavuze ati ubabaye n'ubanda urugi. Nibyo rwose, ariko noneho n'abandi bakumva ko ako karengane kari kuri bariya abaturage gashobora no kuba kagera k'uwo ari we wese, aho yaba ariho hose. Bityo rero niba hari uburyo icyo abantu bakora kugira ngo ikibazo cyo kuba icyabo
bonyine kubera ko ni ikibazo ni ikibazo umuntu yavuga yuko kiri mu rwego rw'igihugu. Ntabwo ari ukuvuga ngo abanyarwanda bose bari muri icyo kibazo, ariko kiriya kibazo cy'akarengane, umuntu wabuze ubutabera, icyo gihe ikibazo ntabwo kibi cye wenyine, kiba icy'igihugu. sibyo Michel? Ibyo uvuga nibyo, hari ibyo mu gifaransa sinzi wenda uraza kumfasha, ibyo bita ballon d'essai. Hariya Kangondo twavuze ko mu Rwanda hose hari akarengane, ko abanyarwanda hirya no hino bimuwe ntibabone ingurane cyangwa se ingurane ikwiye. Hariya Kangondo birihariye kuko ku buryo kugeza n'aho hariya amagambo tumaze kumva ya Perezida Kagame, ni ukuvuga ko hariya Kangondo niba nta kikozwe, kuko hari umuntu twagana avuga ati Kangondo igomba kuba imbarutso yo kugira ngo akarengane gashire mu Rwanda. Ubu Kangondo niba nta gikozwe, abantu bakemera bagapfukama bati niko zivuze mu idishi, nkeka ko noneho ubutegetsi bwa FPR buzaba bufite noneho uburenganzira, buzi neza ko ibyo bizakora byose bazaba bakarame mu idishi, ku buryo rero nge nabaga nti nyaboneka turi hano mu Burayi, icyo dukora turagikora nk'uko turimo kubatabariza. Ni amatangazo arimo gukorwa, nk'uko bavuze abakangondo barimo kwivugira, bamwe bakabafata bakabafunga, abandi bagakubitwa, ariko ibyo ntabwo bihagije, kuko nibahagarara aha ngaha ni ukuvuga ko ari nk'aho FPR ibonye uburenganzira bwo gukora icyo ishatse ku banyarwanda. Ni igihe rero cyuko bishobotse nk'uko bivuze, bishobotse mu gihugu cyose bakihagararaho, ariko bigira aho bitangirira, nk'uko za revolution zitangira hirya no hino, zigira imbarutso bigeze aho zitangira. Ku buryo rero iki kibazo cya Kangondo ni icyacu, tugomba kukigira icyacu twese, ariko ku buryo butandukanye, kuko twese iyo tuba muri Kangondo, nk'uko ngiye mvuga, wenda nawe duhari na Mukamuneza hari, ngira ngo wenda twari kuvuga tuti ntabwo tuvamo turwane, ntitubemera guhari ibyacu, nk'uko hari ababivuze muri Kangondo bavuga bati bazahatwicire, nk'uko Shikama yavuze ati barimo kudukorera jenoside. Ariko nyiri ubukozwemo nk'uko babivuga, nta kundi Kangondo nitangwe urugero, ni iby'imbarutso yuko ibintu bigomba guhinduka mu Rwanda. Ubu bugome warukoresheje ijambo ku Rwanda, mbaye nk'uryumva, ndizera ko ntibeshye, ariko nakunze kubona mu myigaragambyo y'amahoro, ya yindi itavunda, ariko abantu bakumvikanisha ikintu cyabo. Sinzi impamvu utabiganishije, kuki ukoresheje ijambo ku Rwanda? Oya, ni icyo ngira ngo mbwire muri ndahabi, iyo myigaragambyo burya iyo baza kuvuga dukubita mu iyo myigaragambyo, natwe twari ku Rwanda. Donc hariya twari turimo ko iyo myigaragambyo y'amahoro n'abadukurikiranaga donc babikoraga mu mahoro. Hariya abaturage bavuze bati turashaka ko tubone indishyi ikwiye, ingurane ikwiye, babisabye mu mahoro, kugeza n'ubwo baracyari mu mahoro. Icyo babahemba ni iki? Ni ugufata Shikama bakamufunga, bamwita ingengabitekerezo, bamwitira ingengabitekerezo, ni ugukubita abaturage, ni ukubasenyeraho, ni abana babo bakicwa n'inzara. Ibyo ngibyo, kuko jenoside nta rindi jambo rindi, ni ugufata abantu ukabahonyora ubaziza ubusa. Kuri wowe ku bijyanye na Shikama Jean de Dieu, wumva ubutegetsi bwari bukwiye rwose kukumva ko icyo yaba yaravuze cyavuye ku mujinya, agahinda bamazemo igihe, bakaba bamureka rwose akisubira mu buzima bwe, ni uko ubyumva? Rwose nibwo byo, kuko icyo yavuze yavuze ukuri, yatakambye, ibyo yavuze ni ugutakamba, ntabwo ari ukwigomeka, ntabwo ari ugutukana. Yabagombye rero kumva ko Shikama avuga akababaro kareba abatuye mu Kangondo bose, yuko ikibazo bagombye kwikemura. Ariko nk'uko tubivuze muri ntabe, n'uvuga ko dukomeza kugenda tuzenguruka, niwe wamaze gushyira iryo jambo rya Perezida wa Repubulika. Perezida wa Repubulika bamwita ko ari umubyeyi w'igihugu, guhagararira inyungu zose z'abaturage,
abaturage b'igihugu. Kubona rero ari ujya imbere akavuga ati nibabaterure na za kateripirare nta kindi gisigaye. Yavuze ngo ahandi niko babigenza, yuko mbese ko ahandi ariko babigenza. Yavuze mu ngo ahubwo nkuko yavuze ngo igihe cya bica Karegeya ngo ndibaza impamvu mwebwe mutabikora, nabwo yavuze ati ahubwo mwebwe kuki mwebwe mu butabikwa abantu ngo bigomeka ku mategeko ngo mukabareba mukabihorera ngo ahandi. Nuko nuva ko ibyo ngibyo donc we arashaka ko hakoreshwa ingufu z'umurengera, inyungufu z'umurengera ku buryo bakoreshwa iby'abandi bakoresha. Nubwo Mukamurenzi yavuze ati kugeza ubu nta gihugu turumva cyakoze ibyo ngibyo, kereka niba bigiye gutangirira mu Rwanda. Mu kanya muraza, buri wese araza gufata ijambo asoza, ariko hari ibintu bibiri ngira ngo tubanze tunyureho. Icya mbere ni uko ngiye kugira ngo dusangire n'ubutumwa bw'abandi tuba turi kumwe nabo badukurikiye natwe tubakurikiye. Hanyuma icya kabiri, mbere y'uko muza gukora umwanzuro, ni uko tuza gutega amatwi mbese icyo Madame Victoire Ingabire Umuhoza nyuma yo kubona aho ibintu bigeze afata ijambo icyo yavuze, kuko byose ni ugushaka umuti w'iki kibazo, kuko umuti wo ugomba kuboneka. Iyo ikibazo gihari kiba kigomba kubonerwa umuti, cyane cyane abantu iyo babigizemo ubushake nta cyatuma icyo kibazo kitabonerwa umuti kandi ukwiye. Hanyuma rero mu bari kutugezaho ubutumwa hari nka Bibi Turukorere ugira ati nta butabera babona, aravuga bariya ba Kangondo, ati kubera ko abo bacamanza nta bwisanzure bafite habe na gato. Bibi Turukorere ati aka karengane abanyarwanda twese nitudafatanya ngo Kangondo irenganurwe ubuhake buzaba buhawe intebe burundu. Nuko nguko Bibi Turukorere abibona. Honorable Brigitte Tuyishime ati abaturage bakomeza kwiyambaza Perezida wa Repubulika nabasaba gukura y'amaso, Kagame niwe agombe kubata, Kagame niwe epfundo ry'iki kibazo. Nuko nguko Madame Brigitte Tuyishime abivuga. Hanyuma Bibi Turukorera ati nibyo n'iyicarubozo ryerekeza, ari kwemeza, ari kuvuga mbese ibyavuganywe akababaro n'umujinya. Bamwe bashobora no kuvuga bati umuntu yaranyereye. Shikama Jean de Dieu ati nibyo, Bibi Turukorere we ni nk'aho abyemeza ngo nibyo n'iyicarubozo ryerekeza kuri jenoside y'ubundi bwoko yakozwe kandi igikomeza gukorerwa umwana w'i Rwanda. Nuko nguko abivuga. Noneho Brigitte Tuyishime ati Francis Kaboneka yavuze ko ari igerageza rigiye kubakorerwaho nibemera kujya iyo babajyanye na mu ruhurirane igihugu cyose, yuko umvarire ngo nibemera kujya iyo babajyanye mu gihurirane igihugu cyose kizagerwaho. Niyo mpamvu abanyarwanda bose bakwiye guhaguruka. Eva Bolingo ati Marie Jeanne Mukankuranga yari gusuhuzanya nabo, ati ko wabuze cyane. Ni bigomba kumvikana hano ni no mu ruganira, abantu barongera bakiganira. Josephine Uzamugira ati oya, icyo yavuze nticyavuye ku mujinya, ntaho atari ukuri. Mbese ni nk'aho mvuguruza, ati ntabwo ngewe numvaga yuko iyo umuntu ababaye afite agahinda ashobora kuvuga amagambo ashobora gufatwa ukundi, ariko mu by'ukuri mu mutima we bitewe. Rero hari umpinyuza avuga ati Josephine Uzamugira atoya, ati icyo yavuze nticyavuye ku mujinya, ntaho atavuze ukuri. Ati Shikama yavuze ukuri kwambaye ubusa, ubundi ingirwa abayobozi binyuragamo. Bibi Turukorera ati twizere ko
atifuza ko yazabona za caterpillar ziturutse convention ye nk'uko abyifuriza abandi. Eva Bolingo ati ikibazo ni uko tutazi kwirwanaho, buriya bariya abaturage bose bahagurukiye kimwe bakajya kwigaragambya ikibazo cyahita gikemuka, ariko n'abanyarwanda benshi bagize umutima wo kubana nabo ngira ngo byakoroha kurushaho, kandi bakabikora no mu nzira y'amahoro. Ibyo ni ibintu rwose bishoboka, kuko benshi muri twe twumva ibintu byakemuka mu nzira y'amahoro rwose, nta muvundo, kandi abantu bahagurutse mu nzira y'amahoro nta watinyuka kubagirira nabi, ntiyabona ahera. ngira ngo ni uko nguko bamwe muri twe tubitekereza. Nigeze kuvuga yuko ba Michel Niyibizi njya mbabona mu myigaragambyo y'amahoro, ijwi ryabo rikumvikana mu nzira y'amahoro, batamenaguye ibintu cyangwa bagire uwo bahohotera nk'uko ahandi tujya tubibona. N'itegeko nshinga ryemera ko abantu bashobora guhaguruka bagakora imyigaragambyo mu nzira y'amahoro, bagasaba uburenganzira bwabo. Abategetsi nabo ni abantu bakumva, ariko ni uko nguko. Mbere y'uko dusoza rero, reka twumve n'umwe mu banyapolitike bari imbere mu gihugu mu Rwanda nyuma yo kubona aka kaga. Abantu bahora batakiye inzego zose, nta rwego na rumwe rw'igihugu rutazi ikibazo cya Kangondo. Mu bihugu byinshi cyane cyane nk'ibya Repubulika harimo inzego eshatu, ariko uretse n'ibya Repubulika n'abafite monarchie parlementaire naho ziba zihari. Hari guverinoma, ubutegetsi nyubahiriza tegeko, hari ubutegetsi nshingamategeko, hakaba n'ubutegetsi bw'ubucamanza. Nta rwego na rumwe muri izo ngizo kugeza hejuru batazi ikibazo cya Kangondo. Abaturage bararira, baratatse, ntacyo batakoze. Ahubwo icyabuze ni uko abandi banyarwanda tubunganira. Bo rwose baragerageje, ntabwo mvuze ngo nta bindi bakora, bishobora no kuba bihari. Ni nayo mpamvu abatumirwa b'uyu munsi twagira ngo baze bagire icyo babivugaho kandi babivuze. Ariko reka twumve Madame Victoire Ingabire amaze kwitegereza ibi bintu, n'umwe mu banyapolitike bari imbere mu gihugu, amaze kumva aka kababaro k'aba baturage, akareba n'ukuntu inzego zose z'ubutegetsi zitabona umuti uhamye kuri iki kibazo. Dutega amatwi twumve icyo ageza kuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'umuturage usanzwe uri umwe mu bo muyobora, ndagira ngo ngire icyo mbisabira. Icyo mbasaba Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabisaba kuko mufite inshingano yo kurinda itegeko nshinga. Usibye kandi kuba mutubereye umuyobozi, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri n'umubyeyi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo mbonye umunezero muba mufite mu maso iyo mutoriye umwuzukuru wanyu, uwo munezero ntarakwishima. Iyo mbonye amarira y'abaturage ba Kangondo Kibiraro, nabyo bintera ikiniga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabizi kuyobora ni umutwaro utoroshye, usaba kwirinda amarangamutima, ariko ntabwo ubuyobozi butwambura ubumuntu. Ubumuntu bwuzuzanyije n'itegeko nshinga dufite mu gihugu cyacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byafasha kurangiza ikibazo cya Kangondo na Kibiraro nta nduru zivuze, ndetse nta na kiboko ibayeho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwayoboye urugamba, musubiza icyizere mu basirikare bari bataye igihe wari ubakuriye nyakwigendera Fred Rwigema yari amaze kuvanwa mu buzima. Icyo gihe abasirikare babonaga icyo gukora. Uyu munsi niko bimeze ku baturage ba Kangondo na Kibiraro. Barageraniwe, bari mu giherahiro nk'icyo abasirikare barimo icyo gihe mwari mutaraza ngo mubayobore. Uyu munsi ikibazo cya Kangondo na Kibiraro aho kigeze, nimwe mwenyine mufite gukoresha ububasha muhabwa n'itegeko nshinga mukakirangiza. Itegeko nshinga ingingo ya gatatu igira iti, itegeko ryose, icyemezo cyose cyangwa gikorwa cyose binyuranyije n'iri tegeko nshinga
nta gaciro bigira. Ingingo ya 13 y'itegeko nshinga ikavuga iti umuntu n'umunyagitinyiro kandi n'indahungabanywa. Leta ifite inshingano zo kumwubaha, kumurinda no kumurengera. Ingingo ya 34 ikagira iti buri muntu afite uburenganzira ku mutungo bwite. Umutungo w'umuntu afite intavogerwa. Uburenganzira ku mutungo ntibuhungabanywa keretse ku mpamvu z'inyungu rusange kandi hubarijwe itegeko. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dufite itegeko nomero 32 akarongo 2015 ryo ku itariki ya 11 z'ukwa gatandatu 2015, itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze n'abaturage ba Kangondo na Kibiraro bananiwe kumvikana ku ngingo ya 3 mu gace kayo ka 2 kagera kati kwimura abantu nk'uko biteganywa muri itegeko bikorwa gusa ku mpamvu z'inyungu rusange kandi habanje gutangwa indishyi ikwiye. Ingingo ya 98 mu itegeko nshinga ry'igihugu agaka ka 2 igira iti Perezida wa Repubulika ashinzwe kurinda itegeko nshinga no kubumbatira ubumwe bw'Abanyarwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu bubasha muhabwa n'itegeko nshinga mwahumuriza abaturage ba Kangondo na Kibiraro bagasubiza agatima impembero. Abana batuye muri utwo duce bakwishimira kubabona nk'umubyeyi ubakuye ahakomeye. Itegeko rikubahirizwa ntawe uhutajwe ndetse nta n'urenganyijwe. Mbifurije ubuzima buzira umuze no kurangiza ikibazo cya Kangondo na Kibiraro mu bushishozi. Mbaye mbashimiye. Madame Victoire Ingabire Umuhoza, Presidente wa Darifa Umurinzi, akaba ari umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Twumvise nyuma yo kwitegereza uburemere, akababaro, umubabaro bariya abaturage basenyewe batabanje guhabwa indishyi ikwiye, ingurane, nyuma yo kubyitegereza bimaze imyaka isaga 5, ubutumwa yahaye by'umwihariko Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Abantu bakaba bari kuvuga bati ese koko igihe ntikigeze ko noneho Perezida Paul Kagame, kuko niwe ufite ububasha bwo hejuru, nyuma y'uko izindi nzego zose zagaragaje ko ntacyo zibashije, kuko twigeze kubivuga, hari abasenateri bagiye imbere y'abariya abaturage bababwira yuko nta gisubizo babazaniye. None igihe ntikigeze yuko nyuma y'iri jambo rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza, igihe ntikigeze ko noneho Paul Kagame Perezida wa Repubulika yagira gutya akagikemura ku buryo navuga mbese budasubirwaho kandi bwubahirije amategeko, kuko niwe nk'uko mu gifaransa bivuga magistrature, uhagarariye magistrature supreme, ni ukuvuga uri hejuru kugira ngo amategeko yubahirizwe uko yanditse. Nkaba ngira ngo rero batumirwa bacu ubwo dusoje buri wese afata iminota 2 mutubwire, kuko njye nkurikije uko mbyumvise Madame Victoire Ingabire Umuhoza ni nkavuga ati iki kibazo kugikemura kiri mu maboko yanyu nyakubahwa Perezida wa Repubulika. None mwebwe dusoze dute? Kuko intero y'iki kiganiro hari ibyo kugira ngo tumenye impamvu kiriya kibazo kimaze imyaka ingana kuriya. Mwabivuze nuko inzego zose z'ubutegetsi zakimenye, muri izo nzego hakaba harimo izashoboraga guhita zikibonera umuti, ariko bakaba ntacyo bakoze. Akaba ariyo mpamvu kimaze igihe kingana gutya. Nyamara amategeko afite ibyo ateganya, mu by'ukuri nta cyabuze nk'uko mwabivuze uretse ubushake no kubahiriza ayo mategeko. None ariko umuti nyawo ukwiye ni uwuhe, watangwa nande? Mwebwe batumirwa murabibona gute? Bitandukanye n'ibyo Madame Victoire Ingabire Umuhoza avuze, cyangwa mwebwe murumva hari ukundi kuntu cyabonerwa umuti urambye utanzwe nande gute? Reka duhere kuri Madame Jeanne Mukamurenzi, hanyuma dusoreze kuri
Michel Niyibizi. Madame Jeanne Mukamurenzi. murakoze cyane. Njyewe ku bwanjye ndagira ngo mvuge ko kiriya kibazo cy'abaturage ba Kibiraro nk'uko nari nabikomojeho mbere, ubu ngubu urwego rukuru rusigaye rwo kugikemura ni abaturage ubwabo, kandi ntabwo ari bariya abaturage ba Kibiraro gusa, ni n'abaturage bose abanyarwanda, kugira ngo kuko nubwo turi kuvuga bariya ba Kibiraro ntabwo ari bo bonyine bamburwa ibyabo, ntabwo ari bo bonyine basenyerwa, ntabwo ari bo bonyine bimwa ingurane z'ibyabo, ni abaturage benshi. Bariya ni bamwe kubera ko ari bo bagaragaje cyane ikibazo cyabo, ariko urebye abanyarwanda, abantu batuye mu Rwanda, abaturage benshi bararenganywe bamburwa ibyabo. Kubera icyo rero kwirirwa batakambira Perezida Kagame, kiriya kibazo aba yaragikemuye kera, yaba yari afite ubwo bubasha. Nta bushake afite, nta bushake yigeze agira, guverinoma ye nta n'umwe wigeze agira ubushake bwo kuba yakemura kiriya kibazo. Rero nkaba nasaba bariya abaturage birirwe bongera kwirushya, birirwa batakambira umuntu uwo ari we wese, bo ubwabo abanyarwanda duhora tubivuga ko abanyarwanda bafite uburenganzira, bafite ubushobozi bwo kurangiza kariya karengane kari mu Rwanda, bwo kurangiza buriya busambo, buriya nda nini ihora irarikiye iby'abandi by'umuturage yavunikiye. Abanyarwanda ubwabo babifiteho ububasha bakabirangiza. Babikora gute? Mwigeze mubikomozaho imyigaragambyo, kujya hanze bakabyanga. Yewe ndagira ngo mbabwire bariya abaturage ba Kangondo kimwe n'abaturage bari bose bo mu Rwanda, ibibazo kariya agatsiko kamaze kubateza ni ibibazo byinshi batakwiye gukomeza kwihanganira kuriya. Ni muhaguruke abaturage mwe banyarwanda ba Kangondo ba Kibiraro, ni muhaguruke niyo nka. Ntabwo muzitwaza amabuye, nta ntwaro n'imwe mufite, ariko uburenganzira murabufite bwo kubyanga, bwo kuvuga ko murambiwe kwamburwa ibyanyu, murambiwe abana banyu. Ni gute umuntu yavunitse yubaka inzu agashaka udufaranga, akagera ubwo yubaka inzu azi ko umuryango we ugiye gutura ahantu, ariko ejo bakaza bakamusenyera, abana bakaba barara hanze mu mvura? Ibyo bintu ntaho byabaye. Bariya abaturage bafite uburenganzira bwo kubyanga, bwo kwanga akarengane akariko kose ziriya nkotanyi ziri guteza abaturage bari mu Rwanda. Twebwe rero, twebwe turi hanze twabikoraho iki? Natwe twifatikanyije nabo, nubwo twebwe tutari ntabwo turi mu gihugu ngo tube dusa nkaho twabegera, ariko dufite ibyo twakora. Ndi kubiteganya, nubwo ntameze neza cyane, ndabiteganya, nifatanyije nabo. Hari kuvugwa ngo jenoside, nta jenoside irenze iriya. Ni nacyo kintu ahubwo tugomba kuvuga, iriya niyo jenoside, kuko abana bararara hanze, imyaka 5 abana barara hanze. Ni gute umbwira bariya abana bari kurara hanze? Reka kugira ngo wenda tutabinyuraho, kuko amagambo afite uburemere, kuba batari guhabwa indishyi zabo, icyo ngicyo nicyo ubwabo banivugira, n'amategeko aragiteganya. Ariko kubyita jenoside ni ukuvuga gutsemba abantu, gushaka kumaraho abantu, gushaka kubica. Sinzi ibyo ngibyo niba bifite ibimenyetso. Ibyo tubona ni uko hari akarengane kamaze imyaka 5, kuko amategeko afite ibyo ateganya ntibyubahirijwe nk'uko biri no mu nkiko. Abantu gusa bari kwibaza ngo abo bacamanza bazagira ubwo butwari bwo kugira ngo bahe ubutabera babukwiye. Icyo ni ikindi kibazo. Naho iby'amagambo byo nagira ngo abantu bayitondere uko akoreshwa. Ntawe uzi iby'ejo uko bizaba bimeze, ariko uyu munsi turebe iby'uyu munsi. Nicyo nagira ngo
tuvuge turi kwanzura urumva nyine nawe ufite ako kababaro n'umujinya wo kubona abantu barengana. Ni nayo mpamvu nzi yuko umaze iminsi unifite intege nke kubera umubiri ariko uri kugenda wongera kumera neza ku buryo nawe wumva wahaguruka ugafatanya nabo niyo myigaragambyo nkurikije uko wabivugaga. Utekereza ko imyigaragambyo bayikoze mu mahoro nta watinyuka kubahohotera kubera ko bagaragaje ku kababaro kabo nk'uko bakemererwa n'amategeko? Utekereza yuko bagize gutya rwose bagahaguruka bahagarara Kangondo bajya mu mihanda mu mujyi? Imyigaragambyo ubundi amategeko, itegeko nshinga ry'u Rwanda rirayemera. Wowe wumva nta wabahohotera babikoze mu nzira y'amahoro? Numva nta wabahohotera kuko babifitiye uburenganzira, kandi nubwo kariya gatsiko kajya kiratana ngo gafite ingabo, ngo gafite ibikoresho, gafite ibiki, ntabwo kazi ibiri mu mutima wa bariya basirikare bose. Ntimumbwire ko bariya basirikare bose uko aho bava bakagera batareba biriya bikorerwa abaturage. Bariya ni ababyeyi babo, bariya ni ba nyina, bariya ni bande. Ntabwo nzi ko umusirikare ufite umutima azavuga azoherezwa hariya ngo najye kurasa bariya abaturage. Hari abo bitangiye muzumirwa mubona bariya basirikare, ahubwo abenshi ari bo bajya ku ruhande rw'abaturage. Ngewe rero nemeza neza ko abaturage ubwabo bagiye mu mihanda, ntabwo ari bariya ba Kangondo gusa nk'uko nabivuze, abanyarwanda bose, kuko iki kibazo kigomba kurangira. Akarengane karakabije, kwamburwa akarengane karakabije. Abaturage ubwabo nibo bagomba gushyira iherezo kuri kariya karengane, kandi ubwabo bakagira n'uruhare rwo gushyiraho indi leta itazongera kujya ibambura ibyabo leta izakorera abaturage. Abaturage rero nongere duhora tubivuga buri gihe ko abaturage ubwabo aribo bafite uburenganzira bwo kurangiza kariya karengane kari mu Rwanda, bagasezerera iriya ngoma y'igitugu, iriya ngoma y'abasahuzi, leta y'abasahuzi, bakishyiraho ubutegetsi bubabereye. Reka rero nongere mbwira abaturage ko twifatanyije nabo, nubwo turi kure yabo, ariko ibibakorerwa turabibona, biratubabaza, kandi twumva twagira icyo dukora, twabafasha, twabagira inama kugira ngo bahagarare, bamenye ko imbaraga bazifite. Natwe rero tugiye kureba uburyo uko dushoboye, turebe uburyo twakwifatikanya nabo, tubahamagarire kwirwanaho, kandi tunahe gasopo bariya abaturage, bariya abategetsi, niba barananiwe gukemura kiriya kibazo, nibareke abaturage ubwabo bishakira umuti, kuko nta kindi gisigaye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane Madame Jeanne Mukamurenzi. Tugiye no kumva Michel Niyibizi uko akora umwanzuro kuri iyi ngingo ikomeye tuganiriyeho. Mbere yaho hari abantu nka 3-4 bohereje ubutumwa. Gwaneza Mugisha utubwira ati mukomere ku rugamba, urugamba rw'amahoro niko ntekereza nicyo ashaka kuvuga. Urugamba ruri ukwinshi no guharanira uburenganzira bwabo bw'umuntu ku giti cye cyangwa se n'ubwa bagenzi be, nicyo Gwaneza Mugisha ari kuvuga. Nawe nakubwira ntikomera rwose ku rugamba. Ziripa jya mbere ati kuyoborwa n'inyeshyamba ni akaga gakomeye, ariko ibyo avuga birumvikana. Umuntu agatekereza ko nyuma y'igihe kingana gutya abantu bashobora kugira uko batera intambwe mu mitekerereze, mu mikorere, mu mibereho, mu bumuntu. Ibyo ngibyo rwose ni ibintu bishobokera ku uwo ari we wese. Uwo ari wese ashobora guhinduka atera intambwe ajya imbere, ariko icyo Ziripa jya mbere uvuga kirumvikana. Odette Muka atariko mwitabaze umurambo koma Victoire rekeraho. Buri wese tumwubahira imyumvire ye, ni uko nguko rwose Odette Muka abyumva. Hanyuma Madame Brigitte Tuyishime ati Madame Muhoza nta kuba utagize, kadutegereze igisubizo kivuye kwa nyakubahwa.
rwose ni naho mu kanya nanjye navugaga nti koko igihe kigombe kuba kigeze noneho ngo ijambo riza rikemura ibintu, ijambo ribyara ibikorwa rikemure kiriya kibazo. Hanyuma rero reka nsoreze kuri Rubayi Louis ati Madame Victoire niwe munyapolitike muzima muri opozisiyo yose, naho mumbabarire, naho wagatekereza yuko abandi mbese bashobora kuba bakoresha umunwa gusa ariko nta kintu gifatika, niko muri make yabavuze. Ziripa Jyambere ati murimo kugosorera mu rucaca ariko ntacyo mutanze abagabo, ati muri kugosorera mu rucaca ariko ntacyo mutanze abagabo. Abaturage si ikibazo cya Kagame rwose, we aratekereza yuko yaba atabitayeho, niko abyumva. Hanyuma Richard Tuyishima ati hari ahandi Kagame yigeze kuvuga ko hari igihe u Rwanda ruzaba rutuwe n'abanyamahanga, ati nibabaca intege rero bakagenda gahunda ya leta iraba igiye mu buryo. Ni nk'aho ababwira ati abaturage bafite uburenganzira ku butaka bwabo. Hari ibiganiro, reka mboneraho mbwira abadukurikiye, hari ibiganiro byinshi twakoze muri iyi minsi aho impuguke mu mategeko zasobanuye uburenganzira uko butangwa n'amategeko ku bijyanye n'umutungo utimukanwa urimo isambu, umurima, ikibanza cyangwa se n'ibikorwa bikiriho nk'inyubako, inzu. Rwose ibyo biganiro harimo ubumenyi abantu bazagerageza banagaha akajisho. Reka nsoreze kuri Ziripa Jyambere ati inyeshyamba zazanye inzara yanze gushira. Reka tubashimire rero rwose ibitekerezo mwatanze muri benshi, mwakoze cyane. Turi ku mpera z'ikiganiro. Michel Niyibizi, ni iki wasoza utangaho impanuro kuko uri mu bantu bakuru b'inararibonye, hari ijambo wenda wasorezaho ry'impanuro ku buryo byatuma mbese wenda uretse n'abaturage ba Kangondo ariko natwe twese abanyarwanda, kuko twavuze tuti kiriya kibazo ntabwo gikwiye kwitwa ko ari icya Kangondo gusa, kuko ikibazo kimara imyaka ingana kuriya kiba cyabaye icy'abanyarwanda bose. Umbabarire, hari undi wohereje ubutumwa, reka mbusome atagira ngo twabusuzuguye. Ni RBUF cyangwa RBUF ati Murindahabi, ingabo zijya ahantu nk'hariya n'abarinda umukuru w'igihugu, abajepe rero nta muhutu urimo, bose ni abagogwe, rero murekeraho kuvuga ko ingabo zihari. Ni igitekerezo cye atanze muri ubwo buryo, ni uko nguko abyumva. Urakoze nawe RBUF, ubutumwa mwatanze mwese turabashimira. None wowe impanuro ya mukuru rero, irya mukuru Michel Niyibizi. urakoze Murindahabi. Ibintu bibera mu Rwanda cyane cyane biriya bya Kangondo byarenze impanuro, ntabwo umuntu yabona aho abihera. Gusa njye nagira ngo mu gusoza nshimire Madame Victoire Ingabire Umuhoza ijambo avuze. Iyaba Kagame yari umubyeyi koko w'igihugu, iyaba yageraga umutima wa kimuntu, yagombye kumva ririya jambo koko akisubiraho, ariko ndakeka atari ko bimeze. Nagira ngo nibutse ririya jambo Kagame yavuze avuga kuri Convention Center, avuga ngo umuntu wahirahira ngo agakora kuri Kigali Center ngo akaba yayisenya, ngo namwica mbere y'uko ayisenya. Ndabona ko urumva ibintu byo kwica, ntabwo we ntabwo abona ko arimo kwica abantu muri hariya muri Kangondo, ntabwo arimo kwica imbaga, ariko ahubwo barabitsindagira ko ashobora kubikora ntacyo bimutwaye. Ariko uwakosenya Convention Center akaba yamumera nabi. Nawe rero Murindahabi, kiriya kibazo cya Kangondo ni ibintu bibiri, ntabwo ntinda. Icya mbere ni uko leta igomba gukurikiza amategeko ariho,
abaturage bakabona inguranwa yabo bagahitamo kujya guturamo ayo mazu cyangwa bagahitamo ayo mafaranga bakajya aho bashaka. Icyo rwose nicyo cya mbere. Ikindi cya kabiri rero nakunze Mukamurenzi ibyo avuze, ndagira ngo ari byo nsindagira nabyo nsozereraho. Kiriya gihugu harimo abantu benshi bababaye, harimo akarengane gahebuje. Hari Abdara Bicahaga niwe wavuze ati abahutu barababaye, abatutsi barababaye, abatwa barababaye, atanga n'ingero abahunze muri FPR, abahutu bahunze, abahutu bafatanyije na Kagame. Ati abo bantu bafatanyije bayobora u Rwanda ni agatsiko. Ako gatsiko rero ntabwo karusha ingufu abo Mukamurenzi yavuga ngo basirikare bashyira mu kuri, abo bapolisi bashyira mu kuri, abo baturage bashyira mu kuri. Ku buryo rero nzi neza ko abaturage ba Kangondo nibahaguruka bakaharanira uburenganzira bwabo, ko bafatanye ko n'abandi bazabatera ingabo mu bitugu, ari abo basirikare, ari abandi baturage, ari abapolisi, ari inkeragutabara. Nkereka ko muri kiriya gihugu harimo abantu benshi barambiwe iriya ngoma, barambiwe akarengane. Ku buryo rero njye nahamagarira abaturage ba Kangondo, ngahamagarira n'abanyarwanda twese hamwe gushyigikira abaturage ba Kangondo kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo uko bishoboye kose. Baba batera amabuye, baba bakwigaragambya, baba barwana inkundura, nkeka ko icyo bazakora cyose ubu ngubu kizaba kiri mu buryo bwabo, bazaba bafite ukuri. Mu magambo make rero, reka twese buri muntu atange umuganda we, atange inkunga ye kugira ngo kiriya kibazo cya Kangondo gikemuke. Nikidakemuka kandi nkeka ko bizaba imbarutso y'uko n'ibindi bibazo byo mu Rwanda biterwa n'agatsiko kabi igihugu nabyo bizageraho bigakemurwa hakoreshejwe uburyo bwose kugira ngo iriya ngoma tuyitsisure. Murakoze. Murakoze batumirwa bacu. Mbere y'uko mbashimira mu izina ry'abo twateguranye ikiganiro, reka mbagezeho n'ubu butumwa mu bo turi kumwe, kuko ikiganiro ntabwo aba ari twebwe tugaragara gusa, ahubwo ni n'abandi bose baba baduteze amatwi, ariko natwe ubutumwa bwabo tugerageza kubusoma, cyangwa se n'abashobora kuba badutelefona. Hari abo twari dutegereje ariko ntabwo byabashobokeye. Bibi rero turukorere aragira ati numvise ikiganiro cya Ingabire aho yavugaga ko bamwe muri bariya basenyewe baraye mu marimbi ubushize ubwo aba mbere babasenyeraga. Hanyuma Brigitte Tuyishima ati Bwana Murindahabi, jenoside muri definisiyo iriya niyo nyayo, biriya ni gahunda planifiye yo kwica abanyarwanda buhoro buhoro, si ngombwa isasu cyangwa umuhoro. Ibi kubera ko byakunze kugaruka kenshi, nzagerageza ndebe nk'impuguke mu mategeko cyangwa se abantu b'abahanga bashishoza, namwe mwese mwanditse murimo mubishatse, kugira ngo muzaze abantu banabiganireho, byaba kujya impaka, ariko impaka zirangire abantu bafite ikintu koko gifatika bumvikanyeho, kugira ngo n'ejo hatagira utekereza ko wowe wanditse wapfobeje cyangwa wahakanye kandi wenda ufite uko ubisobanura. Ntabwo uyu munsi nta mwanzuro dukora ku byo mwagiyeho impaka muri ubwo buryo, kuko siyo ngingo y'uyu munsi, cyane cyane ko bigaruka ku bintu by'amateka akomeye tugomba kumenya uko dusobanura no kugira uko tuvuga. Nkaba ngira ngo rwose mu izina ry'abo twafatanyije gutegura iki kiganiro, harimo na Emmanuel Senga utabashije kugera ku musozo kubera izindi nshingano. Emmanuel Senga mumaze kumenyera kuri Bwakeye TV, iki kiganiro kinanyuraho mu masaha make aza. Nkaba ngira ngo
yaba we n'abandi dufatanyije dushimire cyane aba batumirwa bacu ko ari babiri, ariko tunashimira n'utabashije kuza kuko azaza ubutaha. Uyu munsi ntiyaje kubera impamvu zitamuturutseho, ibyo yari kudusangiza uyu munsi azabidusangiza ubutaha. Madame Jeanne Mukamurenzi twaganiraga uri mu gihugu cya Norvège, rwose wakoze cyane, uri umwe mu bagize guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro. Ni mwese abayirimo mwararebye muti byatangiye kirya gihe Padiri Thomas Nahimana bamubuzaga kwinjira mu gihugu nawe akomokamo, abibonye atyo yifatanya na bagenzi bati ubwo ngubwo rero ubwo batadushaka mu gihugu, reka igihe tugiharanira uburenganzira dukore guverinoma, mukore guverinoma ifite icyicaro mu buhungiro, kugira ngo abantu bumve uburyo yagiyeho n'icyo gihe. Rero wowe ushinzwe by'umwihariko ibijyanye n'ibibazo by'impunzi, ariko n'ibindi bibazo bikurikiranira hafi, wakoze ku bitekerezo watanze. Michel Niyibizi turagushimira cyane, nzi ko nk'uko na Jeanne Mukamurenzi hari akantu ari gukira k'uburwayi, ariko ari gukira ibintu bimeze neza. Nawe nzi ko wari ufite akantu k'inkorora kakubangamiye, ariko wiyumanganyije, icyo bita kwiyumanganya, bya bintu bavugaga by'imfura zishinjagira zishira, ntawamenye yuko ufite akabazo, byagenze neza. Wakoze rero kuza muri iki kiganiro, ibitekerezo ndetse n'ubumenyi wasangije abadukurikiye, natwe kandi tukaba twari tubakurikiye. Tunabashimira cyane rwose kubona ukuntu mwaje muri iki kiganiro. Iyo tuvuga rero ibibazo nk'iki cya Kangondo, ariko dufiteho icyizere cy'uko byanze bikunze nacyo kigomba kubonerwa umuti, bitavuye mu magambo gusa, ahubwo mu bikorwa nk'uko abatumirwa babisobanuye. Abababaye nabo ba Kangondo, nabo baturage, ariko ibibabaje Abanyarwanda ni byinshi. Niyo mpamvu n'iki kiganiro tugisoreje kuri ya mashusho y'abo dutekereza banyuze cyangwa bakiri mu kababaro kubera impamvu zitandukanye. Harimo abanyamakuru, harimo abanyapolitike, harimo abafunzwe kubera kugaragaza ibitekerezo byabo bishobora kuba bihabanye n'iby'abanyabubasha bari ku butegetsi. Abo bose nabo kuzirikana, ariko ngo nta mvura idahita, nta joro ridacya. Mwakoze cyane, ibihe byiza n'abanyu bose, naho ubutaha. Kaje guhakwa nakanze guhakwa, unajagari y'ikinyoma imbere y'agashaka buhake. Kaje guhakwa kanze guhakwa, kaje guhakwa kanze guhakwa. Bakaje guhakwa n'inzira buheri, zimuriye ubwonko mu gifu, zigira victims z'amateka. Inkota zakunguriye inuma, zirashaka umutwe wa Karasira. Aho kwica gitera we, icyo kibimutera. 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 Ingingo y'itatu n'umunani niyubahirizwe kuri bose. Aho kwica Karasira muhindura ibyababwira. Aho kwica gitera we, icyo kibimutera. Icyo kibimutera. Ibi byose ni gukoresha hano, byose ni ibitekerezo by'abantu bagiye bakora bakabisohora ntibipfundikiramo. Gerageza kugaragaza ibitagenda neza ngo bikosorwe, kuko iyo twebwe twishyura igihugu cya Mozambique kiturusha gukira. Mfite ibyangombwa bitandukanye humbira Jean bwacyo. Ese turi mu ivangura ry'amoko rikabije cyangwa ntabwo rihari?
bo babyisubiza bakurikije ibyo babona. murekure ubwoko bw'imana, murekure abanyarwanda bakire amahoro, murekure abanyarwanda bigenge. aba banyarwanda kimwe n'abandi nkabo barafunze, bari bazi neza ko